wa mugabo muvuga ngo umugabo wanjye najye nasambane n'abagore igihumbi ntacyo bitwara ariko ntazanwa kabiri babandi igihumbi ushaka kwa nyarukamo ndagira nkwereke ingaruka zabyo. Ingaruka ya mbere buri uko yigaragura mu bagore benshi buriya iyo uryamanye n'umuntu ntugire ngo nukuryamana gusa hari n'ibindi aguha mu mico ye. Babandi wifuza ngo ajya kubonana nawe igihumbi aragenda azane nyine ya mico y'abantu igihumbi muri wowe. Naza ndwara ajya gusarura muri babandi igihumbi aragenda zisarure muri wowe. Nayo mpamvu idini iravuga ngo munyuze mu mategeko umwe ariko apana kujarajara kubera yuko wa wundi unyuje mu mategeko kwanza baraza kureba niba umushatse adatwite ni itegeko banarebe niba nta ndwara afite yandura umushakanye. Babanza no gupima ni itegeko ko mu kujya gusezeranya abantu mu Bisilamu haba no mu Rwanda n'ahandi abantu basobanutse bagomba gupima umugabo n'umugore niba nta ndwara bari bwanduzanye. Ndagira ngo ureko bino binyuze mu mucyo bijyanye n'amategeko nibyo byiza kurenza. Ikindi cya kabiri iyo uzi yuko hari mukeba wawe utuye hanga akaba ari umwe mu gihe umugabo uretse kwitaka no kujya kuri kamera kabivuga mu magambo ariko ntibazakubeshye nta mugabo ku isi ushobora gutosheka akumva yuko ahagijwe no kubabana n'umugore umwe gusa. Irari ry'abagabo wumve neza irari ry'abagabo abenshi umugore nta kibazo yaba afite se uretse nkwereke irari ry'abagabo umugabo nubwo yava mu rugo mwishimye mwanezerewe we mu muhanda arareba hari akifuza ahubwo aho dutandukanira ni heho humve neza aho dutandukanira buriya abagabo ni amagambo. Hari uwifuza agahita avuga amagambo agaragaza ibyifuzo hari n'uwifuza agaceceka akaba serious ari nabyo mwe mukunda ati ngiye nkunda umugabo uri seriye utagaragaza ko ari iki abagore no kuvuga ngo ubundi kujagarara ko umugabo ubibonera he wowe ni mu magambo yavuze no mu bikorwa yakoze ariko suko mu mutima atareba ngo yifuze uko kwifuza kuba mu mutima ko niyo waba ufite umugore wishimira umeze neza ugati umugore wanjye ni mwiza nta cyagira umugabo uzakubeshya nta wubaho uvuga ati ngiye iwanjye niho gusa arareba hari yakifuza ahubwo aho dutandukanira ni hehe ni mu magambo tuvuga hari uvuga hari n'uceceka. Aha nibyo ro nkubwira. Kuku muraho mumeze neza ndizera ko mumeze neza aho muherereye hose ubuzima bukomeje kubafata bien. Niba utanameze neza ndagusabira ko wamera neza Imana ikwibuke Imana iguhe byose wifuza nawe ukomeze uyisenge byose bizashoboka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ku Bayisilamu mwese bifurije amahoro y'Imana. Murabona ko nazanye umumenyi wacu araza kutwibwira aratwibwira ibindi turabiganiraho nyuma. Ikaze Sheikh. Urakoze cyane Sauda. Nishimiye cyane kuba ndi kuri Kuku yitwa guteze cyane All Love Sauda. All Love Sauda. Ndishimiye cyane kuba twicaranye hamwe muri mu kiganiro nk'iki ngiki no kuba tubashiye kuba tugiye kuba twaganira. Yego. Amazina yanjye ni Ndayisenga Ashraf nkaba ndi umwe mu babwiriza butumwa b'Abayisilamu hano mu Rwanda no kubumva ikinyarwanda muri rusange batuye mu bice bitandukanye by'isi. Ufite na chaîne ucishaho inyigisho? Yego mfite channel yanjye ya YouTube nshyiraho inyigisho zanjye yitwa Sheikh Ashraf Ndayisenga. Hagiye hari amasomo agiye atandukanye ku bijyanye n'ubumenyi bw'idini y'Islam. Okay. Abantu benshi baramuzi, abantu benshi barakuzi uri umumenyi kandi usobanura neza ku giti cyanjye ngewe ndabyishimira ndabikunda inyigisho zawe hari ukuntu umuntu azumva yene ukumva ko zirimo ziraza neza. Ndashaka ko tuganira rero ku bintu bitandukanye Sheikh. Hano ino chaîne irebwa n'Abayisilamu irebwa n'abatari n'Abayisilamu ariko akenshi hari nk'ibibazo ngenda mpura nabyo abantu bambaza surtout nk'umugore wo mu Islam kazi noneho ugasanga ari nk'ibibazo abantu benshi bibaza ku idini ya Islam ku buryo Islam ifata abagore kuko hano akenshi twibanda ku bagore chaîne yacu ibanda ku bagore ugasanga nyine ibibazo abantu bibaza rimwe na rimwe umuntu atabifiteho ubumenyi buhagije kandi aho kugira ngo abantu ubumenyi budahagije wakicecekera ukazazana umuntu ubizobereyemo. Niyo mpamvu navuze uyu munsi nkuzane utuganirize ese ni ukubera iki akenshi abantu ni mu mbone babibonamo ariko no ku rundi ruhande ugasanga bijya kumera ko abagabo b'Abayisilamu kuki bakunda kuvugwaho gutoteza abagore. Urakoze cyane. Iki kibazo cya mbere duhereyeho kijyanye no kuvuga ate kuki abagabo b'Abayisilamu bavugwaho itoteza cyangwa se gutoteza abagore no kutabaho uburenganzira bwabo bukwiye. Ubundi hari ibintu bigera kuri bibiri. Cya mbere hari Ubuyisilamu hakaba n'Abayisilamu. Ubundi byo ni ibintu bibiri bitandukanye.
Islam nk'idini ifite amategeko yuzuye adafite ikibazo asobanutse. Azasobanuka ryari kuri wa wundi uzafata umwanya akayiga akayasobanukirwa. Hanyuma hakaba n'icyo bita abayisilamu, icyo ni igice cya kabiri. Hari Islamu hari n'abayisilamu. Abayisilamu nabo ni igice kindi cya kabiri gitandukanye n'ubuyisilamu. Bifite aho bihurira kuko abayisilamu ni abayoboke nyine ba Islamu. Ariko noneho imyitwarire yo ishobora gutandukana n'iby'idini ivuga, kubera ko umuntu ni umuntu igihe cyose. Umuntu ajya mu murongo muzima iyo yemeye nyine gukurikira akiga agasobanukirwa agakurikira wa murongo. Ariko iyo atabishatse n'ubundi ashobora kugira imico isanzwe itari na myiza inyuranye n'ubuyisilamu. Islamu yo nkayo ifite uburenganzira ihereza umugore, ifite n'icyubahiro ihereza umugore, ifite n'uburyo yahaye umugore umwanya wo hejuru muri community n'agaciro ke birahari mu dini y'Islamu. Hanyuma umuntu we nkawe ashobora kugira imyitwarire mibi ku giti cye bitewe n'uburyo aremetse. Bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye, harimo ubujiji no kugira ngo wenda umugore muri Islamu nuko agomba kuba mu mashyiga gusa, umugore muri Islamu nuko agomba guhora mu cyumba gusa honyine, umugore muri Islamu nta gitekerezo ashobora gutanga, umugore muri Islamu nta jambo ashobora kugira, ntashobora gusohoka mu nzu, umugore muri Islamu no gutekerereza gusa we nta gitekerezo kizima yagira. Ibyo rero bishobora kuva mu kudasobanukirwa k'umuntu ku giti cye, ariko byo ntaho bihurira no buyisilamu. Kuko ubuyisilamu bwo bufite umwanya bwahaye umugore, bufite uburyo busobanuramo umugore. Naho umuntu washobora kugira imico ye ima aho yakuriye, ubumenyi bwaho uko bumeze, gusobanukirwa kwe, imiterere, imico kamere ye. Nibyo navuze rero ngo hari ubuyisilamu hakaba n'abayisilamu. Abayisilamu bashaka kugira imico yabo idafite aho ihuriye n'ubuyisilamu, naho ubuyisilamu bwo buri perfect burasobanutse, ahubwo twabantu nitwe tugiye imico yacu twagiye dukuriramo na kamere zacu zitandukanye. Ubuyisilamu se niki buvuga ku burenganzira bw'umugore? Ubuyisilamu kwanza iyo tugeze ku burenganzira bw'umugore ndabanza nkahera mbere yo kuza kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biswane amahoro n'imigisha by'Imana bimubeho. Mbere yuko intumwa y'Imana iba intumwa, kuko yabaye intumwa ari uko yujuje imyaka 40, nibwo bwa mbere yahishuriwe. No kuvuga ngo ubundi mu mateka, iyo tuvuze mu mateka tuvuga ko yavutse mu mwaka wa 570 AD cyangwa se 571. Iyo tuvuga ngo AD ni nyuma yo kuva ku isi kwa Yesu. Yesu no kuvanga amaze kugenda haciye imyaka irenga 500 kugira ngo Muhammad aze. Aho hose iyo tugiye mu mateka mbere yuko Muhammad aza kwigisha ubuyisilamu, hari umugore, hari n'uburyo yarabayeho. Ubusanzwe ubundi umugore iyo tugiye mu mateka kera, umugore yari uwo mu nzu udasohoka utagira naho agomba kujya. Umugore mwisi rwose na amateka no kugiye cya Yesu no kugiye cya Mose no kuva kugiye cya Adam, byari bizwi yuko umwana w'umuhungu ari we mwana ufite agaciro, ari nawe ushobora kugira icyo amarira umuryango. Kubera ko ubundi Abarabu kuntu baremetse ni abantu bakunda intambara cyane ubundi kuva kera. Abarabu kera ubundi bakundaga intambara cyane, bari n'abantu bapfa utuntu tw'ubusa cyane. Wasangaga nk'iyo bajyaga muri competition zo gusiganwa, amarushanwa yo gusiganwa bari ku ngamiya cyangwa se amafarasi, iyo uyu yasigaguye hari igihe umuryango w'uyu washozaga intambara kubera ko bamusize. Iyo ntambara ikaba yamara imyaka 50 kubera ko gusubiye yasize undi. Ubwo ni mu mico yabo hari harimo ikintu cy'intambara cyane, bigatuma babona ko birumvikana mu ntambara abasore nibo bagiraga uruhari cyane, bigatuma babona ko umugore uretse gukoma amashyi gusa no kuvuza induru mu ntambara nta kindi kinamaze. Bigatuma imyumvire yabo bibimvisha yuko umwana w'umukobwa kumubyara ahubwo ari ukugwisha ishyano. Ni nabyo Qur'ani isobanura ikavuga ngo wa idha bushira ahaduhum bil untha, iyo umwe muri bo yahabwaga inkuru ko yabyaye umwana w'umukobwa, dhalla wajhuhu muswaddan, uburanga bwahitaga bwijima, akumva afite agahinda, wa huwa kadhim, akagira umujinya w'umurandura nzuzi kubera ko byaye umukobwa. Yatawara min alqawm, ku buryo yakurikizagaho kwihisha bagenzi be kugira ngo batamubona kubera ko yabyaye umukobwa. Iyi ni Qur'ani bisobanura, ivuga yuko iyo umwe muri bo mu gihe cy'Abarabu mbere yo kuza kw'intumwa Muhammad, iyo umwe muri bo yahabwaga inkuru ngo wabyaye umukobwa, yahitaga ajya kwihisha akagira n'umujinya cyane. Min su'i ma bushira bi, kubera ko yabifataga ko amakuru ahawe ari amakuru y'urukozasoni cyane. Urumva umwana w'umukobwa mbere y'Ubuislamu. Hanyuma Imana ikazi kanavuga ngo wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, ku munsi w'imperuka bazabazwa, babazwe babandi bahambaga abana b'abakobwa. Ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo yakurikizaho kujya kumuhamba.
nuvuga ngo iyo yabyaraga umukobwa yajyaga kumushyira mu mucanga kubera ko ibihugu byabo ari ibihugu bituyemo n'umucanga wa Sahara cyangwa se ubutayu bigatuma rero afata umwana cyagiye ageze imyaka 2 igihe gishimishije yabanzaga kwihangana kubera ko akiri uruhinja ariko yageze nk'imyaka 2 akamutwara akamushyira mu mucanga agataburura agashyiramo akarenza mu mucanga umwana agapfa ari muzima ni nabyo Qur'an ivuga ngo wa idhal maw'udatu su'ilat umunsi w'imperuka wa mwana wishwa ari muzima azabazwa ngo bi ayi dhanbin qutilat uyu mwana yishwa ziriki nuvuga ngo nuwamwisha azabazwa kino kibazo wamuzizaga iki kandi azanabihanirwa imbere y'Imana niko Qur'an ishimangira so ubuyisilamu rero bumaze kuza rero intumwa y'Imana imaze kugeza imyaka 40 nibwo yahishuriwe ahinduka n'intumwa mbere yuko yigira yarari mu buzima bujyanye na business ubucuruzi n'umugore wa mbere yabanye nawe yari Khadija yari umugore w'umukire cyane muri Maka yaranamukoreye agira uburyo afatikanya naye muri business ariko amaze kugira imyaka 40 nibwo yahise yishurirwa imirongo ya mbere ni nabwo noneho ubuyisilamu bwatangiye kwamamazwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahoro y'Imana n'imigisha imubeho so yatangiye rero n'ubuyisilamu kubwigisha nagaragaza agaciro k'umwana w'iki w'umukobwa aho rombanje kugusobanura nkweretse mbere yuko ubuyisilamu buza umwana w'umukobwa ukuntu yari ameze n'umubyaye agahinda yumvaga afite ku buryo abaraho bari bafite n'umuco yuko iyo yazaga akabona mugenzi we mu maso atishimye yahitaga amubaza ngo umugore wawe aratwite yamubwira ngo aratwita akambwira ati kigaragara atwita umukobwa byo wari umuco mbese ubuyisilamu rero umaze kuza none ahubwo bugaragaza agaciro k'umwana w'umukobwa icya mbere nuko ubuyisilamu bubara ko wa mwana bahambaga ari muzima umuhambye ari muzima azabibazwa akazanabiryozwa akazahanishwa umuriro ku munsi w'imperuka icya kabiri ubuyisilamu bwazanye icyo bita ibirori byitwa aqiqa ibirori bya aqiqa ni ibirori bikorerwa umwana w'umuhungu wavutse n'umwana w'umukobwa nuvuga ngo ubuyisilamu ntibwigize butandukanya hagati y'umukobwa n'umuhungu bose mu kuvuka bwashyizweho ko abana bagomba gukorerwa icyitwa aqiqa aqiqa ukuntu ikorwa ni amatungo abagwa hakamenwa amaraso mu rwego rwo gushyira wa mwana mu bwishingizi bw'Imana kubera ko twebwe tubaga kubera Imana ntabwo tubaga kubera amashitani cyangwa ibindi abantu batekereza bitandukanye iyo se ni imigenzi ikorerwa umwana wavutse ikindi ubuyisilamu bwazanye ku bijyanye n'umukobwa no guhabwa izina ku buryo hari abana b'abakobwa bari bafite amazina mabi bahabwa n'ababyeyi kubera agahinda bagize kubwo kubabyara intumwa y'Imana ikora akazi ko guhindura ya mazina y'aba bana igenda ibahereza andi mazina meza atandukanye n'amazina mabi babakobwa bagiye bahabwa yego utararenga kuri icyo ngicyo cya Kika ko umwana w'umukobwa yavutse babaga ihene cyangwa intama imwe babaga intama imwe cyangwa se intama yabura bakabaga ihene imwe umuhungu bakabaga zira ntama ebyiri ubwo ntabwo byaba ari ubusumbane urakoze cyane ubuyisilamu hari amategeko bwagiye bugena hagati y'umuhungu n'umukobwa agiye atandukana no muri yo harimo mu bijyanye no kubagirwa bwagennye yuko umuhungu abagirwa intama ebyiri nkuko n'ubundi mwizungura iyo tugiye mwizungura umugabane umuhungu abona ugabanywa abakobwa babiri ariko nta nubwo ari igihe cyose ahubwo ubuyisilamu bwemeza ko icyo abona kigabanwa abakobwa babiri hanyuma aho na ahantu hagera kuri hane honyine niho umuhungu ibyo abona bigabanywa abakobwa bangahe babiri hakaba hari kazi igera ku 8 aho umuhungu ibyo azungura bigomba kungana n'ibyo umukobwa azungura mu bijyanye no kuzungura wenda hari abantu batubyiga abayisilamu benshi ntibabizi bo bazi kwiteka mu kuzungura ibyo umukobwa abona biba ari bikeya ku by'umuhungu hari ahantu hagera ku 8 niho abantu bavuga ko umukobwa akandamizwa hari ahantu rero reka mbabwire kuva uyu munsi ngo hari ahantu mu kuzungura hagera ku 8 hose umuhungu anganya nk'umukobwa 100%. Hari noneho ahantu 12 umukobwa arusha umuhungu mu izungura ibingi bamenshi ntibabizi none ubuyisilamu bugahita bugena ko iyo umwana w'umukobwa ababyeyi be bapfuye wa musaza we n'ubundi ushobora kuba yarazunguye ibimurusha muri za kazo kumurusha uyu mwana w'umukobwa iyo abaye imfubyi bya bindi wa wundi yazunguye akomeza kubyifashisha mu kumenya mushiki we ntagira icyo akoraho kubye nta na kimwe ategetswe gufata muri ya mitongo ye ahubwo musaza wawe afite itegeko rimureba nuko ari ugomba kukumenya igihe ugize ikibazo cyo kuba ababyeyi banyu baragiye hatta n'umugore igihe atandukanye n'umugabo basaza be ari mu nshingano z'uko bagomba kumumenya bakamenya ko yariye bakamenya yuko yambaye bakamenya yuko abayeho neza abe na amategeko w'Islamu bugena ari nayo mpamvu ziriya kazi gera kuri enye umusore umuhungu abona byinshi mu mpamvu w'Islamu bumuhamo byinshi nuko buteganya ko ikibazo wa mukobwa azagira n'ubundi utegetswe kumumenya n'uyu ubwo se ntago byaba bigaragaza ko umukobwa afite ingufu nkeya kuri musaza we
n'ubundi iyo tugiye kureba muri Quran Imana iravuga ngo walaysa dhakaru kal untha, nta gushidikanya ntabwo ku buryo Imana yaremye umugabo aricyo kimwe n'umugore. Burya hari imbaraga umugabo arusha umugore ntitukabeshye. Nuko wenda ubuhamamaye ibitekerezo bya feminism byo gufata umugore bakamureshyeshya n'umugabo 100%, ahubwo bakanamurutisha umugabo. Ariko iyo dusubiye n'ubundi muri kamere nzima tugatekereza, ntabwo imbaraga Imana yahaye umugabo ari kimwe n'iz'umugore. Yaba ari imbaraga karemano, ni nayo mpamvu abazungu bagerageza gukina amafilme bagashyiramo bakteri bakaba ari abakobwa kugira ngo bamamaze feminism, bagaragaza ko ntacyo umugabo akora umugore atagira gute atashobora. Ariko bano bantu uburyo baremetse biratandukanye. Kuremeka gute nshaka gusobanura. Icyambere abahanga bagaragaza ko urabona abana bakivuka bataragera igihe cyo kurya. Umwana utarageza igihe cyo kurya w'umuhungu n'umukobwa, inkari zabo, inkari banyara ubwazo ntabwo ubushyuhe bwazo bungana. Muri biology buriya muri science muri laboratory bafashe inkari z'umwana w'umuhungu n'umukobwa bataratangira kurya, basanga inkari z'umuhungu ubushyuhe bwazo ni bwinshi kuruta inkari z'umukobwa. Ni nayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itegeka ko iyo umuntu ateruye umwana w'umuhungu utaratangira kurya, undi agaterura umwana w'umukobwa nawe utaratangira kurya, babana bombi bakabanyarira. No kuvuga umwana w'umukobwa akakunyarira ku myenda n'uyu w'umukobwa akakunyarira. Buriya amategeko y'Ubuislamu agena ko ku muhungu tuminjiraho utuzi bisanzwe gusa, naho ku mukobwa turamesa. Wakwibaza ngo kubera iki? Kubera ko izi nkari bazipima abahanga muri science basanga ubushyuhe bwazo ntabwo buri kuri degree ingana. Bisobanuye ngo izi z'umukobwa degree yazo ziri munsi, ziri hasi kuruta iz'umuhungu, bigatuma bacterias n'imyanda zibamo ikomeza kwiyongera kuruta za zindi z'umuhungu. Ni nayo mpamvu kuz'umuhungu intumwa y'Imana ivuga ngo muminjiremo utuzi muhanagure. Ushobora kuyisarana nta kibazo. Ugahita unayisarana ukayisengana. Hanyuma kuri uyu w'umukobwa we tukamesa, kubera yuko we bacterias zigize za nkari ni nkeya par rapport y'iz'umuhungu, bigatuma ya myanda ikomeza kubamo myinshi kuruta za zindi z'umuhungu. Aho turi kuvuga mu bijyanye na biology uburyo Imana yaremye umugore. Niyo mpamvu noneho ndi kukwereka yuko no mu kuremwa biratandukanye. Hanyuma umugore buri kwezi agira iminsi agomba kucamo yuko hari amaraso agomba kumusohokamo y'imyanda. Hari abantu tuyo tuvuga ngo n'amaraso y'umwanda bakaburana, ariko niko kuri ari amaraso n'imyanda ibiri gusohoka mu mubiri w'umugore, mu gihe umugabo kino gihe ntacyo agira. Bisobanuye ngo bano bantu no mu mubiri muri systeme y'umubiri ntabwo iremetse ntabwo bari bamwe. No mu bijyanye n'ibitunga mu byo bita chromosome cyangwa se n'ibyo bita hormone z'umugore n'iz'umugabo biratandukanye. No mu bijyanye n'intanga z'umugore n'iz'umugabo biratandukanye. Umugabo afite intanga zirenga miliyari, niko ubushakashatsi bugaragaza. Niyo mpamvu umugabo w'imyaka 80 ashobora gutera inda, mu gihe umugore iyo amaze kugera muri 50 biba byakomeye kuba yagira gute yasama. Ibi byose bikwereka ko indemo y'umugabo n'indemo y'umugore biratandukanye. So Ubuislamu bwagiye bugena bino bintu bwitaye kuri aya mategeko, kuko buzi ko no mu miremekere no muri kamere, buriya kamere y'umugore ntabwo ari kimwe na kamere y'umugabo. Abagore hari ukuntu baremetse. Niyo mpamvu iyo tugiye mu masomo ajyanye no kubaka, mu musenyuka ry'ingo rigaragara cyane nonaha, mu mpamvu zibitera nuko abagabo batatekereza ko uyu mugore babana imiterere itandukanye n'imiterere y'umugabo. Umugore uri mu minsi y'ukwezi hari imyitwarire yo guhinduka muri we, hari uburyo yitwara bitandukanye. Umugore yamaze gusama mu mezi 3 ya mbere hari imyitwarire agira. Hari abanga abagabo babo burundu akaba adashaka no kumubona. Hari ababakunda cyane ku buryo na boxie yikuyemo ayifata akayishyira mu kanwa akayirigata. Ni byinshi cyane. No kuvuga ngo ndi kukwereka ngo kamere y'iki gitsina gore itandukanye n'igitsina gabo, bigatuma rero Ubuislamu bino bintu bubitekereza byose bukagena ko hahandi umugabo ashobora guhabwa byinshi kurusha umugore. Idini bayabaze yuko uyu mugore igihe cyose azagira ikibazo azagaruka kuri wa mugabo wamurushije, wa musaza we, wa undi wese wamurushije. Niyo mpamvu rero idini y'Ubuislamu igenda ibigena gutya. So icyo rero nashaka kwereka, hari uburenganzira bw'uyu mukobwa mbere y'Ubuislamu butandukanye na nyuma y'Ubuislamu. Iyo tuje tukareba umwana w'umukobwa, intumwa y'Imana iravuga ngo umuntu wese uzabyara abana b'abakobwa, wibaze ko nta hadithi ivuga abana b'abahungu, ahubwo yavuze abakobwa. Uzabyara abana b'abakobwa, hadithi ivuga abana 2, ariko hari nivuga 3. Hari n'indi ivuga ngo se mbaye mfite umwe, mtume naravuga ati niwe ufite umwe, akabarera akabakuza akabigisha bakaba bakuru, ngo akabitaho kugeza bapfuye cyangwa kugeza bashyingiwe. Intumwa y'Imana iravuga ngo uwo nguwo ntateze kuzinjira mu muriro w'Imana. Can you imagine ko intumwa y'Imana kugira ngo barera kose se oya kandi birumvikana no kubitaho no kubakunda no kubatetesha. Kugeza ubwo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam aba bana b'abakobwa yabagereranyije nk'amacupa ameneka. Urabona iyo uteruye icupa rimene kuri igengesera, ni nako intumwa y'Imana yagereranyije uyu mugore yuko agomba kwitabwaho nk'uko uyu muntu afite icupa agomba kugenzura yuko nta kibazo ryagira. Nuvuga ngo intumwa y'Imana iti uzabarera akabakuza akabatetesha kugeza bitabye Imana ntabwo ashobora kuba yakwinjira mu muriro. Bikwereka rero agaciro Ubuislamu bwahaye iki bitandukanye na bya bindi bavugaga ngo nakingirwa ngo akiri isugi
ni kimwe oya nta n'ibihari nta nubwo ari ni nayo mpamvu ubundi Uislamu yo buvuga ngo bikr isugi ngo ntago waba uvuga ya sugi y'ikinyarwanda tuzi ya yindi itarabonana n'umugabo waba uvuga umugore utarashakwaho niwe byita bikr nuvuga ngo umugore nashaka agira imyaka 40 ataragira umugabo ngo bakore mariage mu idini ubundi muri sharia yitwa bikr. Bumwita isugi mu mategeko y'idini ntago bumwita isugi mu by'umubiri hari isugi mu by'umuriro mu by'umubiri bitandukanye n'isugi mu bijyanye n'iki n'amategeko ya sharia y'Uislamu. So amategeko ya sharia y'Uislamu agena ko uyu mwana w'umukobwa kugeza igihe arongorewe nibwo yitwa thayib naho igihe cyose atararongorwa asigara n'ubundi yitwa bikr byandi bavuga ngo ni Bikira Mariya. So icyo nshaka kwereka rero no kuvuga ngo uraza kubona ko umukobwa muri Islamu uburenganzira yahawe uburenganzira bujyanye n'inkwano Ubuislamu bumaze kuza bwategetse ko umusore agomba gukwa umukobwa mu gihe umukobwa butigeze bumutegeka gukwa iki umuhungu. Niyo mpamvu nigeze kumva hari umuntu akoze ibiganiro avuga ati ubundi kubera iki abahungu aribo batanga inkwano ese uyu wareze umuhungu we nta gihembo agomba guhabwa. Ubuislamu bwo bwaje bureba ikandamizwa ry'umukobwa bugenda bushyiraho ibindi bintu bigomba kumumara agahinda yari afite bushyiraho ibindi bihembo atari afite mu gihe cy'ubujiji. Byarashobokaga ko iyo nabaga mfite umwana wanjye w'umukobwa nawe ufite umwana w'umukobwa nawe uri umugabo byarashoboka ko duhinduranya ukampa umukobwa agahita w'umugore wanjye nanjye ngahita ngo uwanjye agahita w'umugore wawe kandi nta guhitishwamo nta no gushima kubayeho bo bagahita bajyayo. Ni nabyo bigaruka mu muco hano w'iwacu nyarwanda mu bayisilamu uzasanga nonaha cyane cyane abantu bafite imyaka 45 kuzamuka mu bushakashatsi n'ubukora uzasanga harimo abagiye barongorwa n'abagabo batazi batahisemo ibyo ngibi n'ubucukumbura uzabisanga imyaka 45 kuzamuka cyangwa 50 abenshi mu bayisilamu bacu b'abakobwa bubatse aka kanya bafite 45 kuzamuka bagiye barongorwa n'abagabo batanabanje no kumenya amakuru yabo. Byagendaga guti umugabo akajya gusari afite abana b'abakobwa asize mu rugo bangana nkaho imyaka nka 25-30 umugabo mu gihe agiye gusenga mu gitondo iswara bita subh yamara gusara agahita azana umwe mu basore basarira mu musigiti cyane bakunde gusenga cyane abona mu bintu by'imico myiza atanazi byinshi cyane gusa kastabona aza gusari akambye ati ngwino dutaye nkwerekesha bagire muri akambye ati we mukobwa byuka akaza agahita ambye ati kuva uyu munsi uri umugore w'uyu nguyu. Barahari none abenshi bubatse muri ubwo buryo Imana yagiye n'abahimigisha benshi barubatse ingo ziranakomera si gitangaza rwose burya ariko numva bimeze nk'ibyo mu banyarwanda ba kera. Urumva mu gihe iyo tugiye rero mu mategeko y'Ubuislamu mu bigaragaza Ubuislamu agaciro kahaye umugore nuko bitemewe gutegeka umukobwa wawe gushyingirwa n'uwo we atashimye atabishatse ntabwo yemereye kugenda. Ni nayo mpamvu kugiye kimwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari umwana w'umukobwa bahitiyemo umugabo umutwara ku tegeko aza ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aravuga ati yewe ntumwa y'Imana ngiye bampitiyemo uyu kandi nge simukunze. Intumwa y'Imana irangije itivuga ngo qad radadna ma sana'a abuka ibyo so yakoze turabyanze bimana ibyo yakoze byose tubinyujemo iki umurongo bisobanuye ngo uyu nguyu hita usubira iwanyu kugeza ubwo uzarongorwa n'uwo wishimiye. Nuvuga ngo Ubuislamu rero bwasanze rero takandamizwa ku mukobwa ari hari ndi kukwereka ibyo byagiye bimushyiriraho muri byo harimo ar-ridha bayna tarafayn nkuko umusore agomba gushima ni nako umukobwa agomba gushima. Bikaba bitemewe ko ababyeyi bagira uruhare mu guhitiramo umukobwa umutwara kugeza ubwe mu Buislamu hisemo. None Ubuislamu bwashyizeho kira cy'inkwano narindi kubwira inkwano impamvu Ubuislamu bwazishyizeho no kubera ibyakorwaga mu gihe cy'ubujiji byo kuvuga ngo twara reka nguhereze umukobwa nawe umpereze umukobwa nta kintu kibaye nta gaciro ntaki. Ubuislamu butegeka ko uyu mukobwa agomba guhabwa inkwano kandi inkwano mu Buislamu byumve neza umukobwa ni uzihitiramo ni nawe uvuga umubare wiza ashaka ni nawe uzifata mu kaboko ntago inkwano ari iz'ababyeyi. Mu Buislamu iyo umubyeyi yagize uruhare mu gutanga ibitekerezo ngo saba izi ngizi buriya hari n'icyaha yandikirwa. Ubuislamu bwo bubara ko inkwano ari iz'umukobwa gusa uwareze uwo mwana uwareze winjira mu byo bita alhibat walhadiyat cyangwa walhadaya uwareze wahabwa icyo bita impano. Hari inkwano hari n'impano ntabwo ari icyaha kuba washimira uwakurereye wa mukobwa ugiye kurongora ukagira impano umuha ariko icyitwa inkwano cyo ni itegeko ko gihabwa umwana w'umukobwa. Ibi Ubuislamu bashobora kuzima nkazereza mama wanjye uburenganzira kubera ko uri ubamaze ko umutungo wawe wawuhereza ushaka wawutangamo na sadaka ku musigiti kwawutangamo ituro no uburenganzira bwawe gusa idini itegeka yuko inkwano ari iz'umukobwa ku buryo nubwo zaza mu buryo bw'ideni nk'ubu hari abantu mu Buislamu barongorwa mu buryo bw'iki bw'ideni akemeranya ideni kabisa akemeranya n'umusore ati uzankwa amadolari 1000 ariko amadolari 1000 ntatangwa ako kanya
bakumvikana ati nge nzayaguhereza nyuma y'umwaka tumaranye cyangwa nyuma y'amezi 3 ubu ngubu ntayahari. Ibyo nabyo biremerwa mu dini w'Islam, ariko amategeko yabyo nuko nkuko ari ideni ni nakutegetswe kuzazitanga cya gihe mwazumvikanye, ku buryo niyo umugabo ataziguhaye agapfa mu mitungo asiga n'itegeko ko habanza gukurwamo rya deni ry'inkwano wa mugore akazihabwa. So nukuvuga ngo yana amategeko w'Islam bwazanya akomeye cyane mu bijyanye n'agaciro uyu mwana w'umukobwa agomba kugira gute guhabwa. Nanone reka tuze turebe mu bijyanye n'umukobwa igihe amaze kurongorwa. Nkuko w'Islam bwagennye icyo bita italaka. Italaka itangwa n'umugabo ubundi mu idini. Italaka bisobanuye gatanya. Nukuvuga ngo umugabo arakubwira turugero ndagusenze cyangwa se ngo haye italaka. Nkuko umugabo atanga italaka agasenda umugore akamwanga, reka mvuge gutyo, ni nako w'Islam bwashyizeho undi muryango wa kabiri witwa al-khulu'. Al-khulu' bisobanuye umugore noneho kwiyambura umugabo ukaba ari wowe ubivamo. Nuvuga ngo idini ntabwo yibutse umugabo gusa ngo niwe wenyine usenda umugore. Idini yagennye ko n'umugore birashoboka ko yasenda umugabo, yamwanga kumva yamubwira ngo sohoka mu nzi se, ntabwo abimubwira gutyo. Rero kubijyanye n'umugore rero bigenda gutya, kandi ikindi birashoboka ko inzi ishobora kuba ari umugore. Icyo gihe ugenda niki n'umugabo. Rega idini ntabwo ihuguza umugore muri ka iyo ari yo yose. Niba inzi ari yawe ugenda niki n'umugabo. Hanyuma niba inzu ari y'umugore, umugabo akaba ari utanga italaka, akaba ari ubanza gutanga yagatanya. Iki gihe amategeko nyine niyo abara akagena yuko umugore ashobora kugenda ariko agahabwa n'icyo bita imperekeza. Kandi imperekeza igomba gutangwa igomba kubigendeye ku by'umugabo atunze. Umugore yagiye ahabwa imperekeza, ni itegeko ko agomba gutanga imperekeza, kandi imperekeza igomba kubarwa hagendeye ku by'umugabo atunze. Nuvuga ngo ntibishoboka ko umugabo utunze miliyari yavuga atakiri 5,000 be wigendeye. Ntago bibaho. Ubu Islam bubara imperekeza bugendeye ku byo ufite, kuko uyu mugore wakubyariye abana, uyu mugore wakubereye umugore wa mbere, uyu mugore watumye witwa papa, idini rimuhariza agaciro. Niyo mpamvu ntabwo agomba kugenda nk'imbwa. Ugomba kugira icyo umugenera ukanamwubaha. Ni nayo mpamvu idini ivuga ngo fa amsikuhunna bima'rufin, abagore ni mubana nabo mubane nabo mu byiza, aw sarrihuhunna bima'ruf, ni mubarekure ni munabarekura, ni mutandukana nabo mutandukane nabo neza. Ni amategeko y'idini w'Islam. Rero nari ndikubwira ngo nkuko idini iteganya ngo umugabo yakwanga umugore akamwirukana, reka mvuge mu mvugo yumvikana, ni nako bishoboka ko iyo umugore yarambiwe urushaka kumva ashaka uruvamo, idini yafunguye umuryango witwa khulu'. Khulu' ni umuryango wo kwiyambura indowa, kwiyambura urushako. Urwiyambura gute? Nuko ubwira umugabo wawe ati ngiye urushako rwanjye nawe twari duhuriyemo narwiyambuye. Kwiyambura ubwo rero amategeko yabyo nayo yarahari mu idini w'Islam. Gusa nagira ngo nkwereke ngo idini igena yuko uyu mugore mu gihe ahisemo nawe kubivamo, idini iramwumva. Iyo rero umugore ahisemo kubivamo nta mpamvu yumvikana ihari, kuko nabyo birashoboka. Umwana w'umukobwa akananiza umuhungu akananirwa ari gutegura ubukwe, bakabana yavunitse yagize gute, baba bakimara kubana nyuma y'ukwezi umukobwa akavuga ati ngende umva nshaka kubivamo. Iki gihe idini rarebe si umuntu ushaka kubivamo hari impamvu agaragaza. Iyo ntayagaragaza, wumve hano neza, ategetswe gusubiza inkwano yakowe kubera yuko hano azanye imikino ku muntu wavunitse. Hanyuma rero iyo noneho hari impamvu zumvikana, urugero umugore arakubitwa, agacibwa ibisebe, agakandamizwa, agatukwa ibitutsi bitagira ingano, bakajya kumupima agasanga na tension y'umutima cyangwa se umutima uburyo utera birarenze kubera agahinda bayemo. Urugero umugore arashaka kwicwa, urugero umugore afite umugabo w'umusinzi wirirwa buri gihe amuhutaza amukorera amanyanga yose ashoboka. Urugero umugabo wamuciye inyuma kandi afite ibimenyetso bigaragara, noneho umugore akaba ari ushaka kubivamo. Iki gihe abivamo ntacyo asubijwe. Iyo akorerwa amahugu abivamo ntacyo atanze, nta nkwano asubiza. Naho iyo abivuyemo bigaragara gusa ngo nuko gusa avuga ati nge ndumva ntamukunda, kandi yarabanye nawe abibona, yarabanje guhitamo akashima, abantu bagakora imigenzo, ababyeyi bagahaguruka bakananirwa, nyuma yuko babanye ati nge ndumva ntabishaka, iki gihe asubiza mwana akagenda. Ni nabyo byabaye ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubwo haje umugore ku gihe cy'intumwa y'Imana abwira intumwa y'Imana ati yewe intumwa y'Imana, ngewe Thabit ibn Qais, yari umugabo, ngewe Thabit ibn Qais nta kibazo dufitanye pe, arahaha arankunda aramenya, ngo ariko ndatinya ko nzagwa mu buhakanyi. Umve rino jambo, ubuhakanyi buvugwa n'ubuhe? Ni ubuhakanyi bwo guhakana ibyiza akorerwa. Ngo ndatinya ko nzaba indashima, reka nkoreshe rino jambo kugira ngo ndatinya ko nzaba indashima kuko uyu mugabo ntacyo abatavunitse akora, ngo ariko ngewe sinkoreki, ndatinya ko kuzaba indashima kuko numva ntamukunda. Intumwa y'Imana iramubaza ngo atarudina alayhi hadiqata, ese uri tayari kumusubiza umurima yagukoye? Yari yaramukoye umurima, aravuga ati ndi tayari rwose. Arambye ati musubize wigendere. Gutyo gusa musubize wigendere. Noneho bano bantu batandukanye muri ubu buryo ari umugore wasubije, bo iyo bashatse gusubirana, wumve hano neza cyane, bo iyo wumve kugira ngo Ubuislamu bukwereka agaciro buhereza umugore bunamworohereza cyane. Iyo ari umugore wabyikuyemo bagashaka gusubirana,
icyo gihe bahita basubirana gusa amukoye izindi nkwano. Umugore yasubije inkwano bagashaka gusubirana nyuma urugero y'umwaka basanze barahubutse n'ubusazi barashaka gusubirana, iki gihe umugabo ategetswe kumuha izindi nkwano bagahita babana. Mu gihe yari umugabo rero wamusenze, ahangaho byumve neza, iyo ari umugabo wamusenze, twebwe mu bijyanye na gatanya nuko igomba gutangwa mu byiciro bitatu, italaka n'eshatu mu idini. Italaka ya mbere iyo itanzwe umugore ategetswe gukorera eda ni igihe umugore amara ategereje umugabo ko yisubiraho, ategetswe kukimara cyagiye yicaye mu nzu y'umugabo babanamo. Kandi yaramwirukanye. Kuri gatanya ya mbere ni itegeko ko ugomba kwicara mu nzu y'umugabo, ufata icyumba nagafata icyumba, ni itegeko. Ubwo se ugakomeza gukora inshingano zawe nk'umugore cyane, ukaba wateka, ukaba wakomeza gahunda zawe, nawe akaba ari hari ariko mudahura mu buriri kubera ko abakiri ikibazo. Ntabwo ubitegetswe. Ntabwo bari n'ubundi rego gutekera umugabo mu idini yacu y'Ubuislamu ntabwo ari itegeko. No kumumesera biriya ni ubwitange no kugira ngo uzane urukundo rw'umugabo. Icyo nacyo turakigera. No kuvuga ngo ubundi nicyo ndi kukwereka. No kuvuga ngo iyo ari umugore wabyikuyemo bagashaka gusubirana, ni inkwano gusa zinda guhereza n'indi mihango mugahita mubana. Mu gihe iyo ari umugabo uguhaye italaka ya mbere, akagusenda bwa kabiri, italaka ya kabiri, akagusenda bwa gatatu, hano humve neza, ho ni itegeko kugira ngo musubirane ubanza kurongorwa n'undi mugabo, nawe akazagusenda inshuro zigera kuri 3 ukagaruka kuri wundi wa mbere. Uri kumva no mananiza ari mu talaka yatanzwe n'umugabo, mu gihe ari wowe wabyikuyemo ukuntu byoroshye. Ndagira nkwereke ko ahubwo idini uburyo yatonesheje umugore bitandukanye n'ibyo abantu batekereza. Iyo ari umugore ubyikuyemo twavuze gute, iyo mushatse gusubirana guhereza izindi akabaho n'indi nikaha byihuse, ni nayo mpamvu byitwa bayinuna tusora. Naho iyo ari umugabo utanze ya mbere ukicara eda, ukazayivamo eda, akazaguye kabiri, nanone ukazicara eda twabisobanuye ni cya gihe umara utegereje ko yisubira, ukazayivamo nabwo kazaguhiya gatatu. Icyo gihe Ubuislamu buravuga buti ntabwo ari imikino, umugabo gutanga itaraka 3 ntabwo ari imikino. Icyo gihe kugira ngo usubirane n'uwo mugore nabanza ajye mu rundi rugo, koko ni wongera kuzamutegereza akazava muri uriya nabwo ukajya kumurambagiza bushya, nabwo nirambagiza ari buryo uzamukunda. Ntabwo umugabo yapfa gukora icyo kintu atakunda umugore. Gutegereza umugore kandi nanone hari ibyo bita al-muhallil wal-muhallal lahu. Wa mugabo aramutse abikoze nka business akabyumvikanamo na wa mugabo urongoye wa mugore, akambye atari ko wambare nkaguha amafaranga urugero, ukaba wamuhereza nawe itaraka, ukazamuhiya kabiri, ukazamuhiya gatatu kugira ngo mbone uburyo nsubirana nawe mubanye bibaraka ari ubusambanyi. Bisobanuye ngo ntugomba kuzanamo ibintu by'ubweskoro bwo kujya muri rwa rugo kubwira uriya mugabo ngo namureke kugira ngo musubirane. Babara ko wowe wamaze gufata decision ni ngombwa, keretse iyo agiye ahandi bikamunanira. Bisobanuye ngo ibi kuki idini ikomereza umugabo kurenza ahubwo umugore hano, no kugira ngo wa mugabo azabone agaciro k'umugore, yirinde gukinira mu kuba yazajya yirwa muhereza amataraka ku buryo nunayamuha. Ni nama idini ivuga ngo thalathatu ni ibintu bitatu ntabwo bikinirwamo. Kubivuga ukina bisigara byo bikomeye, no kubivuga ukomeje bisigaye bikomeye. Muri byo intwa y'Imana yavuze ngo gutanga itaraka, nuvuga ngo gusenda umugore. Iyo umusenze bwa mbere, ni nayo mpamvu amategeko ya gatanya mu dini y'Ubuislamu, iyo usenze umugore ukamuha itaraka ari mu gihe cye cy'ukwezi cy'imihango ntabwo yemerwa. Kubera iki? Kubera ko nakubwiye ngo imihindagurikire y'umugore aba afite muri cya gihe cy'iminsi ye y'ukwezi bitandukanye n'iminsi isanzwe mu gihe atari mu mihango. Ashobora kugira ibikorwa gukorera no kugusubiza nabi no kukurakarira bidasobanutse bitewe n'ibibazo yifitiye mu mubiri. Niyo mpamvu idini igera ngo uyu mugore buretse witonde kumuhereza itaraka, tegereza ave muri ya minsi y'irangire. Wumve kano kantu nshaka kubwira, nava mu minsi agomba no koga kwa kundi yisukura avuye muri ya minsi. Hanyuma iyo amaze no kwisukura, niba ushaka kumuha ya taraka ugomba kuyimuha mutabanje kubonana mu buriri. Wumve kano kantu bisobanuye ngo uyu muntu utegereje uyu mugore iminsi yikarangira, yayivamo akisukura ntanabonane nawe, akambwira ati nguhaye itaraka, burya aba ari serious. Mu gihe aramutse amutegereje akava mu mihanga akabanza akishimishanya nawe, birashoboka ko byashima mu gihe abibonye yahita yongera akagarurira inzika z'ibibazo bafitanye, akavuga ati nubundi ndumva nezerewe n'umubiri kwanza ngo ahitaraka. Idini kambye ati ntumukoreho hanyuma uyimuhe. Mu gihe ubanje kubona nabita bipfa, ubwo ugomba gutegereza indi mihango nayo akayivamo koga ntimubonane ukayimuha. Bisobanuye ngo gatanya nyinshi zitangwa mu nshako z'abantu, inyinshi ntiziba zujuje, ntabwo ziba zemewe. Ni nayo mpamvu Ubuislamu uvuga ngo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iravuga ngo itaraka y'umuntu warakaye bikomeye ntabwo yemerwa. Gatanya y'umugabo wabanje gutongana n'umugore akagera cyagiye ubona umuntu ameze nk'umusazi, ntabwo gatanya yemerwa mu idini. Bifatwa nko guhubuka, bifatwa nk'ubuhubutsi kuko idini bari uriya muntu nk'umusazi, kuko aba yataye controle
idini itaraka yemerwa no vuga ngo gatanya yemerwa mu Busilamu ni gatanya umugabo yatanze atabanje kurakara bikomeye cyane kandi atayitanze umugore ari mu minsi kuko idini iziko mu gihe cy'iminsi y'umugore ntago ari nk'isanzwe ikindi akaba yavuye mu minsi yakisukura cyagiye gutegereje we ntumwegera ukayimuha urana ko uyu muntu ibintu bitatu nubyitegereza azaba asenza umugore ari ibintu yateguye yabitekerejeho neza. uri kubona aya mategeko aya rero niyo mategeko y'Ubusilamu ku mugore niyo mpamvu idini nujya kureba uburyo ryubaha umugore riramwubaha kuki se ritabigize open ngo nushaka kumuhereza igihe cyose ushakiye umubwire no naba ari mu mihango ni haram ntabwo byemewe. None se ubwo kira wavuze ati gutekera umugabo kumukorera gutekera rero umugabo twakoze ari byo tubona twakoze tubona ababyeyi bacu batekera abagore babo abatekera abagabo babo bakazajya babamesera bakabatunganyiriza imyenda bagasasa ubundi biriya bintu byose bijyanye n'uturimo two mu rugo umugore akorera umugabo twe mu idini y'Ubusilamu umugore yatabikoze nta cyahabona ntacyo kubera ko biriya babyita ibintu umuntu akora tatawuan kwitanga ubwitange no kugira neza volunteer ntabwo ari itegeko Ubusilamu buvuga ngo ugomba kubikora no ni nacyo gihita kikwereka ko idini ntabwo yagize umugore umucakara iyo umugore aza kuza kuba umucakara no mu mategeko amureba hari kuba harimo guteka no kumesa no gutera ipasi no gukora imirimo yo mu rugo yose ariko idini ntigize ibigira itegeko ahubwo yabigize uburenganzira bikore ku bushake ariko harimo inyungu mu kubikora kubera ko umugabo wiriwe imihanda urugero agiye kuvunika ntabwo ari kosa kumutegurira ifunguro yewe bizana n'urukundo biriya biza mu byubaka urugo ariko ntibiza mu by'umugore ategetswe no wa mugabo rero ubyitwaza akavuga ngiye ntuzava muri uru rugo kuko ugomba kunkorera ntabwo uriya nyine nibyo nakubwiye ngo hari Ubusilamu hari n'Abayisilamu umwisilamu we dufite uwinjije udasobanukiwe amategeko hari n'ureba binakumva biramubangamiye wayi kuko bidahuye n'amarangamutima yashaka kumva ariko mu idini kwitanga k'umugore akagutekera akagusasira akaguterera ipasi no bwitange bwe ariko igihe atabikoze rwose nta cyaha mu idini yandikirwa kuko idini ntigize ibara umugore nk'umucakara ahubwo noneho Ubusilamu bugena ko umugabo wemera Imana byanyabyo agomba gufata umwanya agafasha umugore imirimo yo mu rugo ni nayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu intumwa y'Imana wibaza agaciro tuyiha hadithi iravuga ngo kana yakunu fi mihnati ahli yajyaga rimwe na rimwe afata iminsi agafasha abagore be akazi ko mu rugo hadithi zindi zibisobanura zikavuga ngo yajyaga yihanagurira inkweto rimwe na rimwe akanimesera imyenda ye afite abagore ntabwo ari bane yapfuye afite abagore 9 nagira ngo wumve rino jambo yapfuye afite abagore 9 ariko we tugiye no muri byo wenda kubisobanura imbaraga ze z'umubiri ntabwo ari nk'iz'abagabo basanzwe yari yarahawe imbaraga zirenze izacu twese Imana yari yaramuhaye ze yaratandukanye mu mubiri imiterere y'umubiri hari ibyo yarafite twe tudafite icyo nshakamo ni iki wibaza uyu wari ufite bano bagore bose agafata umwanya agafasha abagore beba muri go ikindi kandi nimwe Imana bano bagore bose yari afite ndagira ngo wumve ku munsi ku manywa yajyaga bose abasura amanywa y'umunsi akinjira hano akinjira n'ahari akinjira n'ahariya none akaza kugira uwahereza izamu ry'isize n'ubuvuga nuvuga ngo niba ari abagore 9 urugero uyu yabaga afite kuwa mbere n'uyu munsi wari kuwa kabiri n'uyu ari kuwa gatatu n'uyu ari kuwa kane buri wese yabaga afite umunsi kandi ugomba kubaha ibihe bingana niba hano waraye umunsi umwe na hano ni umunsi umwe hanyuma none ndagira ngo wumve yajyaga basura ku manywa bose hanyuma wa wundi nyirizamu akaba ari wajya kurara ejo akongera bose ku manywa akaza akamenya amakuru ya buri wese akaza kurara hano bisobanuye ngo yageragezaga kurangwa n'ubutabera muri bano bagore bose yari afite ni nayo mategeko agenga Ubusilamu bijyanye no gushaka abagore barenze umwe nuko utemerewe kuba hari aho waryamira cyane kuruta handi cyangwa hari uwo wakunda ngo undi ntumukunde cyangwa hari uwo wagira icyo utanga ngo hano ho uhibagirwe ni nayo mpamvu Imana ivuga ngo uzashaka abagore barenze umwe akagira aho ahengamira cyane kuruta handi azazuka ku munsi w'imperuka igice cy'umubiri cye kiri paralize kimwe kidakora none se biroroshye mu by'ukuri kuko urumva amategeko agenga gushaka abagore benshi reka mpere kuri iki ngiki urumva agaciro Ubusilamu bwahaye umugore wa mugore kubera iki bwemerera umugabo kuba yamushakiraho abandi bagore ku bijyanye n'iyi topic rero nayo ijyanye no gushaka umugore urenze umwe kuki Ubusilamu bubyemera bwo nkabwo mbere na mbere Ubusilamu bugena ko umugabo ashobora gushaka umugore we wa mbere yamara kumushaka urugero wa mugore we akaza kugira ikibazo gituma uyu mugabo ashaka undi wa kabiri nubwo icyo ni nk'iki urugero ushobora gushaka umugore yamara kukubyarira akagira ikibazo yaba ari mu miterere y'ubwambure imiterere y'imyanya y'ibanga ku buryo kongera kubabonana nawe bisaba gutegereza igihe cy'amezi 5 umugore ashobora kubyara akagira ikibazo gisaba yuko bumuretse kwanza kandi kikaba cyaproronga kikagera ku mezi 5 Ubusilamu bwo bwita cyane kuri uyu mugabo kugira ngo atazajya gusambana
bukavuga buti undi wese wagerageza kuba wakwifuza bana nawe mu mategeko, kubera yuko cyagiye aba adafite indi adresse abarizwaho ya halali yemewe, ashobora kunyanyagira muri babagore bose wahuye nawe noneho ukazagera igihe ukira yakuzanira sida. Idini ikavuga ati niba hari aho ushaka kujya handi genda mu buryo bwemewe. Kwera iki satihangana. Kwihangana rero kw'abagabo bitandukanye no kwihangana kw'abagore. Nicyo ngira ngo nkwereke. Buriya no mu miterere yo kwihangana k'umugabo. Umugore urabona, umugore ushobora kubana nawe mukagira icyo mukora cyo mu buriri. Akagera kuri bya byishimo bye bya nyuma. Buriya umugore ashobora no kumara ikindi cyumweru cyose ameze neza. Ibyo ku bagore bibaho. Mu gihe umugabo mu gihe cy'amasaha 3 mumaze guhura ashobora kuba ari tayari akeneye ahubwo ibindi. Amazi y'umugabo ahaturuka hatandukanye n'aho amazi y'umugore aturuka. Imana muri Qur'an iravuga ngo yakhruju min bayni sulb, amazi y'umugabo aturuka hano ku mugongo hasi. Ni nayo mpamvu umugabo yari kubonana n'umugore yaryamiye umugongo, tubivuze mu mazina yabyo byo bita kurangiza kwe, kuratinda paraporo y'igihe hari uri hejuru yawe. Kubera yuko iyo yaryamiye umugongo abaryamiye y'amazi ye yaturuka no ku mugongo hasi. Mu gihe buretse gato ndikuzaho gato, mu gihe amazi y'umugore kuza kwe ahaturuka hari aya zisobanura ko turuka hejuru mu mabere hejuru, bigatuma yuko uranabizi mu bijyanye n'imyororokere yuko kugera ku byishimo by'umugore bisaba kwihangana no gutindamo gato paraporo y'iki y'umugabo, bigatuma no kwihangana kw'imiterere y'umugore Imana yabahaye gutandukanye no kwihangana kw'abagabo. Nakubwiye ngo umugabo w'imyaka 80 agenda agatera inda, mu gihe umugore w'imyaka 50 biba bitagishoboka biri kure cyane. Bisobanuye ngo uturemangingo cyangwa se ibyo bita spermatozoide tw'umugabo duhora ari twinshi turenga mu miliyari, mu gihe tw'umugore ari 300 na. So ukwifuza k'umugabo ubwabyo biri hejuru kuruta kwifuza kw'abagore. Ubundi niko Imana yaremye. Umugore kwifuza kwe ntabwo ari kimwe no kwifuza kw'iki k'umugabo. Umugore ashobora guhazwa n'umugabo umwe. Ibi rwose birahari, birashoboka cyane. Mu gihe umugabo uretse kwitaka no kujya kuri kamera kabivuga mu magambo, ariko ntibazakubeshye, nta mugabo ku isi ushobora gutosheka akumva yuko ahagijwe no kubabana n'umugore umwe gusa. Irari ry'abagabo, wumve neza, irari ry'abagabo abenshi umugore nta kibazo yaba afite se. Buretse nkwereke irari ry'abagabo, umugabo nubwo yava mu rugo mwishimye mwanezerewe, we mu muhanda arareba hari akifuza. Ahubwo aho dutandukanira ni heho, humve neza, aho dutandukanira buriya abagabo ni amagambo. Hari uwifuza agahita avuga amagambo agaragaza ibyifuzo, hari n'uwifuza agaceceka akaba serious. Ari nabyo mwe mukunda ati ngiye nkunda umugabo uri seriye utagaragaza ko ari iki abagore. No kuvuga ngo ubundi kujagarara k'umugabo ubibonera he wowe, ni mu magambo yavuze no mu bikorwa yakoze. Ariko suko mu mutima atareba ngo yifuze. Uko kwifuza kuba mu mutima ko niyo waba ufite umugore wishimira umeze neza ugati umugore wanjye ni mwiza nta cyo ntagira umugabo uzakubeshya, nta wubaho uvuga ati ngewe iwanjye niho gusa. Arareba hari yakifuza, ahubwo aho dutandukanira ni hehe, ni mu magambo tuvuga. Hari uvuga hari n'uceceka. Aha nibyo rero nkubwira, no kubera yuko gushaka aba bagore barenze umwe hari amategeko abigenga. Ikindi kandi amadini n'imyemerere yacu tubamira atandukanye. Hari umugabo ushobora kujya muri komine yarasezeranye nawe umugore we, bidashoboka ko komine ntabwo yemera gushaka undi mugore, birumvikana. Ikindi hari n'umugabo utabifitiye ubushobozi, nabyo birashoboka. Erega ashobora kwifuza kararikira ariko nta n'ubushobozi bwabyo agize gute afite, n'uwo babana ubwe ahubwo kumubonera ibyo akenera ari iki. Amategeko agenda gushaka abagore barenze umwe aroroshye. Amategeko abigenga arakomeye cyane, ntugire ngo biroroshye. Mu Bisilamu ni itegeko ko ugomba kuba ubifitiye ubushobozi, yaba ari ubushobozi bw'umutungo, yaba ari ubushobozi bw'umubiri. Ni ikosa rikomeye cyane mu Bisilamu yuko umugore wa mbere nawe ubwe mu gihe no kurya ari ibibazo yuko wajya kuzana undi. Buriya mu Bisilamu ifatwa ahubwo nk'icyaha. So nukuvuga ngo ibi nabyo nuko tubisobanura ngo biremewe, birahari, bifite amategeko yabyo. Kandi amategeko yabyo ntabwo yoroshye habe namba. Bisaba kuba hari impamvu zihari, bisaba no kuba hari ubushobozi ufite bwabyo. Ntabwo byemewe kujya gushaka undi mugore udafite impamvu ifatika itumye. Ntabwo byemewe, bisaba kuba ubifitiye ubushobozi, kandi bikaba byiza iyo hari impamvu ibigutera. Kubera ko ntabwo ari ibintu kuko ntabwo ari umushinga woroshye. Erega kubaka urugo ntabwo ari umukino. Ubwabyo no kubaka urugo rwa mbere ntabwo ari umukino, ukujya kuzana rero urundi. Ni nayo mpamvu Imana ibivuga ngo abagore 2 cyangwa 3 cyangwa 4 yasoje ivuga ngo nimunatinya ko mutazagira ubutabera muzagumana umugore umwe. Ibyiza kurushaho mu gihe utinya ko utazaba umuntu ufite ubutabera muri bo, uzagumana umwe kugeza upfuye. Iyo ni ayiboneka muri Qur'an. Imana yavuga ngo fa in khiftum alla ta'dilu, nimutinya kutazagira ubutabera, fawahidatan,
muzagumana umwe. Iyo aya iyo umurongo ugiye kureba ukuntu utangira, Imana yavuga ngo in khiftum alla tuqsitu fil yatama, nimugira ubwoba ko mutazagira ubutabera mu gushaka abakobwa b'imfubyi. Nimugira ubwoba cyangwa se nimutinya ko mutazabaho ukuri kwabo kandi ari imfubyi, uko umukobwa w'imfubyi atandukanye n'umukobwa ufite ababyeyi. Qur'an yatandukanyije, ibaze ko Qur'an yageze aho ivuga umugore w'imfubyi n'umukobwa. Najya nkwereke ngo idini y'Ubuislamu agaciro y'umugore ahubwo abantu bakamenya, nta nubwo bakurikira abantu basebya gusa. Idini yageze aho ivuga ngo nimutinya kutazaho ubutabera abo bakobwa b'imfubyi, muzarongora abandi batari imfubyi. Abandi ntimuzabashake, nutinya kutazafata wa mwana neza ngo muteteshe umushimishe, ni icyaha no kumushaka. Imana ni kwivuga wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum, muzashaka abandi mwishimiye babiri batatu bane. Imana iti nimutinya ko no muri abo babiri batatu bane mutazagira ubutabera, muzashaka umwe. Hano amagambo y'Imana bisobanuye ngo gushaka undi mugore icyambere bisaba kubura umuntu ufite ubutabera, bisaba kubura umuntu utari umuntu uzakora amahugu, bisaba kubuta. Ikindi mu makosa akorwa muri ibi nuko abenshi mu bajya gukora iki kintu nubwo ari sunna, ari umugenzo w'intumwa y'Imana uhemberwa kuwukora yego, ariko hari abawukorana izindi mpamvu, nko kuba ari uko ugiye gushaka undi mugore kubera ibibazo ufitanye n'uwa mbere. Ukavuga ati reka nshaka uyu kugira ngo amwemeze, nk'uko akabotiki yari kamwe gusa muri quartier abagakoramo biyemera, haza kandi bagaca bugufi, reka nanjye nzana undi azahita abona ko atari wenyine. No mu mpamvu zituma abagabo benshi bagwa mu bibazo mu gushaka abagore barenze umwe mu Buislamu, nuko abenshi babijyamo kubera mu mpamvu nkuru harimo revenge, kwemeza uwa mbere, kumubabaza kugira ngo umupirikishe. Hano iwacu Nyamirambo babyita gupirikisha, kugira ngo wa mugore aze yemeze uriya. Yewe hari n'uterura telefone chat y'ibiganiro ari kugirana n'undi mugore yashatse akayitereka ku meza ya wa mugore wa mbere, kugira ngo asome amabizarimo, arebe utubizo turimo, arebe imitima irimo, umutima ushwanyuke. Bisobanuye ngo bwa butabera Qur'an ivuga bamwe ntabwo bagira benshi, ariko ntabwo tuzahita tubuza abandi bazagira bwa butabera ko babikora. Barahari abagabo babigira mu butabera nubwo ari bake, ariko barahari. So nukuvuga ngo Ubuislamu baravuga ngo nyamuneka niba utinya yuko ubutabera ntabwo uramenye, gumana umwe, kuko n'uwo ushobora gusanga ari ibibazo kubana nawe, no kuba ubwabyo utamuhagije nawe ubwawe, kuko umugabo ashobora gushaka umugore akaba atamuhagije, yewe no mu burira akaba atamuhereza ukuri agomba kumuhereza. Ni nayo mpamvu wa muryango nakubwiye wa kabiri Ubuislamu bwafunguye witwa khulu, umugore kuba ari bubivamo. Mu mpamvu zemerera umugore gukora khulu harimo kuba adatosheka, kuba atishima cyane, kubera ko kutishima mu buriri bishobora kugeza umugore ku rwego rwo kurwara ikubyimba inda hasi, kurwara umugongo, kurwara byinshi. Mu rwego rwo kubyirinda wabisohoka. Idini iravuga ati mu gihe ubona ugeze hahandi h'uburwayi bukomeye ushobora kuvayo. So ndagira nkwereka idini ngo nta hantu yigize yibagirwa ukuri k'umugore. Ikindi Ubuislamu bwategetse yuko umugabo washatse abagore barenze umwe cyangwa ufite babiri cyangwa batatu agomba kurangwa n'icyo bita al-adl, ubutabera, lal musawat. Hari ibintu bibiri, hari ukuringaniza, hari n'ubutabera. Bino bintu bibiri biratandukanye. Kuringaniza bisobanuye ngo hano nutanga iposho y'ibihumbi 5 na hano utanga iposho y'ibihumbi 5. Ntabwo idini ari kitegeka wa mugabo ufite babagore, ahubwo idini mutegeka kumuha bijyanye n'ibyo bakeneye. Kuko ushobora gusanga urugo rwa mbere wubatse ufitemo abana 4 cyangwa 3 cyangwa 2, mu gihe urugo rwa kabiri ushatse ari umugore wenyine gusa ataranabyara. Ntabwo byumvikana ukuntu rwa rugo watanzemo ibihumbi 10 by'iposho rurimo abana 3 nahanga uzatanga 10 mu gihe ari umugore gusa. Ntabwo byumvikana ukuntu rwa rugo rurimo umwana wiga muri kaminuza, ibyo akenera umwana wiga muri kaminuza bitandukanye n'umwana wo muri primaire. Umwana wo muri primaire ushobora gusanga ataha mu rugo ariho arya, mu gihe kaminuza urugero aba ku kigo akimena akanakodesha. Bisobanuye ngo idini yitegeka wa mugabo gutanga bijyanye n'ibyo bakeneye, apana kuringaniza mu byatanga. Ushobora no gusanga ari uyu mugore wa kabiri uzanye atanywa amata, biba ari ukuringaniza. Bisobanuye ngo haranugura amata nahanga utegetse kuyazana aganapfa ubusa akanangirika kubera ko nta wunywa uhari. So ni ubutabera bwo gutanga ibijyanye n'ibikenewe. Eri gushaka gusanga nawe umugore uzanye adakunda gukoresha telefone, yikundira amatusha, adakunda smartphone. Bisobanuye ngo uratanga bijyanye n'ibikenewe, ntabwo ari ugutanga ngo ibisa, kuko ibisa byo abantu ibyo bakunda biratandukanye. So amategeko y'ibi bintu ni maremare, bisaba kubisobanura kuko abenshi babikorana ubuhunzi, bakabikorana kwihimura, bakabikorana kwishyurana. Niyo mpamvu hari n'umugabo ushaka undi mugore wa kabiri, uwa mbere agahita ajya muri shirika, akajya mu bapfumu kurogesha wa wundi. Ubu dufite kesi z'abagabo batubwiye ngo shenge nawe mfite umugore umwe, ariko nza kuza kuvuga ngo reka nshaka uwa kabiri, nzanye uwa kabiri. Kuva uwo munsi urugo rwa kabiri ndujyamo ubwambure ntibuhaguruke, ariko urwa mbere ubwambure bugakora. Izi kesi zihari. Bisobanuye ngo bisaba kwigengesera no kwiga kwanza mbere y'iki kintu.
kandi ubuyisilamu gutegeka yuko nyuma y'uriyo wundi wa kabiri ushatse nubwo umushaka utegeka kubwira uwa mbere ukanamumenyesha. ntabwo umusaba uburenganzira nta n'uwabutanga n'umwe kwijana ubutanga. ubwo nicyo nashaka kugira ngo numve icyo uburenganzira naba ngiye kukubeshya iby'idini itavuga. icyo uburenganzira ntabwo ari idini kwitegeka ngo banza usabe uruhushya kuko nta n'urutanga kwanza. nese umugore utabyishimiye we nta cyaha bakoze? nta cyaha bakoze kubera ko kamere y'umugore Imana yamuremanye kuba kino kintu ntabwo kimunezeza. ni nayo mpamvu nakubwiye ngo ubusiramu ni idini yumvikana. ibaze ko iyo buza kuba butsikamira umugore bwari kumwandikira icyaha igihe arakajwe n'iki kintu. ariko idini ntabwo imwandikira icyaha kuko irabizi ko biragoye kubyakira. biragoye kubyakira. hanyuma icyo nshaka kubwira niki, uyu mugabo yashatse uriya mugore wa kabiri nabwo agaceceka kabihisha nabyo ni icyaha baguyemo. ni itegeko ko aza mu rugo rwa mbere bati nashatse uyu amazina ye naya atuye aha. impamvu rero yabyo ni iyihe? kubera ko iyo utabivuze rero ushobora kugira gutyo ugatungurana ugapfa. wa mugore wa kabiri twebwe mu Busilamu dufite ibyo bita mirath heritage izungura. wa wundi nawe akaza kwaka ibyo agomba kubona ku mutungo wawe kandi akaba atazwi. uwa mbere akambwira ati wowe urinde kwanza ukabusiza intambara mu gihe wewe wipfiriye. erega ushobora no kujya gushaka rwa rugo rwa kabiri nturuvuga ukabiceceka nk'ibyo abagabo bari gukora cyane. ukabyara y'abana ukabaceceka ba bana bakazakundana na bashiki babo mpaka bakanabarongora kuko bataziranye. niyo mpamvu aya mategeko agomba kuba clear. idini y'Ubuislamu yo yagerageje kubigira clear byose. mu gihe rwa rugo ruha rugomba kurumenyekanishwa ruvuga. nubwo mbere yo kujya muri rwa rugo rwa kabiri ugomba gutegura urwa mbere kwanza ukareba uko rumeze. ni nayo mpamvu Ubuislamu buvuga ko ntabwo ari icyaha ko umugabo wese uteganya gushaka undi mugore yabanza kubakira byibura ibikorwa bigaragara byinjiriza urugo rwa mbere. kubera ko umujinya umugore agira iyo nta kintu na kimwe abona kimuhereza hakura ntabwo ari kimwe n'umujinya agira iyo hari nk'ibikorwa bamwubakiye bimuhereza amafaranga. kuko at least aravuga ati ariko nubwo yajya hariya byibura mfite kano kantu ntabwo nshobora kuzangara ngo wenda agiye umugore wa kabiri agira ibyo mukorera ntabwo nakwangara nk'uko yaba nta kintu yansigiye. ni nayo mpamvu ngewe nkanjye ndayisenga iyo ndi kwigisha aya masomo ntanga inama ku bagabo mbere yo gushaka umugore wa kabiri byibura ubakira uwa mbere. buretse gatoya niba umaze kumwubakira noneho uwa mbere icya mbere buno bwoba agira bwo kuvuga ati nanjugunya ay'ubukode nayo ubwayo nzayakura he, urabukuyeho ubwoba bwijyanye n'ubukode. kwanza wamurinze kuzangara, tubyita kwangara. we n'abana bose wamubyayemo bafite aho babarizwa. turi kumwe. hanyuma mu gihe ufite niyo mpamvu hari umugore wabwiye umugabo ati rero ngiye kukubwira ikintu kizatuma ushaka umugore wa kabiri mbyishimiye. arambye ati kimbwire. ati ndagira ngo tuzane isanduku ndende ireshya nk'iki kibambasi. nubwo yaba itareshya nkayo ariko wenda agasanduku kanini ho gato. ako gasanduku ngo buri uko uzajya turakaranye ugomba kuzajya ushyiramo amafaranga angana gutya. buri uko turakaranye ushyiramo amafaranga. iyi sanduku nimara kuzuza uzahita ujya gushaka. ngo ariko kondisiyo ni uko amafaranga uzaba warashyizemo yose yuzuye nta na rimwe wemerewe gukuramo. ubwenge kino kintu kirimo amasomo menshi. kwanza amasomo ya mbere arimo nuko gushaka urundi rwo atari ibyo guhubukira, nibyo kubanza gutegura. bisobanuye ngo kwanza ndagira ngo nkwereke wa muntu kubera yuko arakara agashyiramo bizatuma kurakara kwanza bigabanye, bizatuma yitondera buri jambo ribajya kuvuga, bitume na rwa rugo ruramba bafitanye. icya kabiri nuko nibi nawe ngomba ko arakara ko umuntu n'umuntu azajya akomeza gushyiramo ku buryo azajya muri ruriya rugo byibura urwa mbere hararusize. niyo mpamvu rero Ubuislamu bugena ko mbere yo kujya gushaka urugo rwa kabiri bisaba yuko utegura urwa mbere. kuko abenshi mu bagore amakosa bagwamo mu bugome bakorera abagabo bagiye gushaka abakabiri ni ubuhubutsi babikorana no gushaka kwihimura. yamushaka kugira ngo yihimure n'uyu nawe akamwihimura hajya noneho mu birenze ibindi nko kumurogesha ko batazajya agera hariya ngo agire ibyifuzo bye. niyo mpamvu kano kantu kumva intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahora n'ibigisha by'Imana bimbuye nk'uw'abayisilamu dukurikira twese. umugore we wa mbere ari we witwa Khadija. bamaranye imyaka 25 nta wundi mugore arashaka. abandi yabashatse nyuma yo gupfa k'umugore wa mbere. ndagira ngo abantu bajye biga ubuziramu babumenye apfana kuvuga ngo iyo ntumwanya ukundaga abagore gusa. ukunda abagore yamarana n'uwa mbere imyaka 25. ndagira ngo hano muhumve neza kuko intumwa y'Imana bwa mbere ishaka yari ifite imyaka 25 kandi Khadija yapfuye intumwa y'Imana ifite imyaka 50 irenga utundi duke. kandi mu mateka mu bitabo byose nta hantu biri ko bano bagore bose yashatse yigiza bashaka ari kumwe na Khadija. naho Khadija yabanje gupfa akurikizaho undi mugore, uwo yakurikijeho nawe yitwaga Sauda, niwe wa kabiri batangiye kubana mu nzu nk'umugore. uyu nawe mu myaka yari mu kigero cya Khadija yararengeje n'ubundi imyaka 50. ese ukunda ufite irari ry'abagore
yajya kuzana uwo wundi byibura akazana ku myaka 50. Kuki yashatse uyu muntu mukuru nuko Khadija babyaranye abana 6 yagombaga kuzana undi muntu b'abana bazajya bibonamo nk'umubyeyi. Ni nayo mpamvu Aisha wakurikiyeho wari muto muri aba bagore bose ntabwo yigiza mukurikiza ngo amugire wa kabiri bahite babana, ahubwo yatangiye kubana na Aisha n'ubundi basanzwe hari uwo babana nayo yitwa Sauda. Kwanza muri tiranwa Sauda we bamwitaga Sauda bintu Zama. Kuki kandi uyu Sauda bintu Zama yari umugore ukuze, yari n'umugore w'umunyabwenge sana, ku buryo Sauda ari mu bagore intumwa y'Imana yari inzi ipfi gifite bakiri kumwe. Yari umuhanga, byagezaho Sauda akomeza gukura, birumvikana mushatse akuze, byagezaho baza kugeraho intumwa y'Imana yumva nta rukundo kimufitiye. Bibaho yuko umugabo n'umugore babana ukagera urukundo rukamera nk'urushize. Sauda yari umuhanga, arambye ati rero ngiye ndashaka kubwira akantu aho kugira ngo dutandukane. Kuva uyu munsi, wa munsi wanjye izamu nigize kubisobanura, wa munsi wanjye uza kurara, kuva uyu munsi ngiye nkuhaye nde Aisha. Kuko intumwa y'Imana ijya gupfa muri ba bagore yari afite bose uwo yakundaga cyane yari Aisha kubarusha. Barabibonaga, hari imenyetso umugabo akora ukabibona yuko tu hari uwo akunda kurusha abandi basigaye. Kuko Aisha yari afite umwihariko mu bandi bari basigaye yuko ari we mugore intumwa y'Imana yashatse akiri isugi ataragize undi mugabo bahura mu gihe abandi yabashatse bavuye ku bandi bagabo. So barabibonaga tu bakabona ko Aisha hari ukuntu mutuma mufitiye umutima cyane. Nyuma ya Khadija, ko Khadija gihari nta wundi igeze, ariko Khadija amaze gupfa Aisha niwe wakurikiyeho mu bari basigize gute mu bari basigaye. Sauda rero dore ukuntu yavuze, yaramyengiye umunsi wanye nkuhaye Aisha, ujyaje ruza kurari wanjye rwose ujya kwa Aisha. Bisobanuye mu gihe abandi yageze hapfa abahereza umunsi umwe, kwa Aisha yari iminsi ngahe, kuko wundi yari yaratanze umunsi we. Ariko icyo yabikorera ni iki sasa, yifuzaga kugira amahirwe yuko intumwa y'Imana izarinda iva ku isi akitwa umugore we. Kuko abagore bose intumwa y'Imana apfuye ifite n'ubundi mu ijuru bazaba ari abagore be. We yashakaga kureba kure harenze, akavuga ati hano ku isi nuza kumpa itaraka tukarekana birangiye, ariko nkeneye yuko urinda upfa nanjye nitwa ko ndi umugore w'intumwa y'Imana, kugira ngo mu ijuru uzabure umugabo wanjye. So no kuvuga ngo icyo nshaka kwerekana iki, ndagira nkwereke ubu bugenge. Ese ubusiramu bushishikariza abagabo kwihuta gushaka abagore benshi? Iyo buza kuba bubishyiramo imbaraga cyane, ntabwo uyu mwarimu wacu ariyo ntumwa Muhammad yari gushaka urushako rwa mbere akarumaramo imyaka 25 nta wundi mugore. Mu gihe abakoresha uyu nguyu wamaze imyaka 25 bari baramubwiye, abakoresha n'abantu bari batuye Maka baramubwiye bati waretse tukagushyingira abakobwa bacu beza mu mujyi wa Maka kurusha abandi bose. Ariko bikintu bashakaga, attention, bo bashakaga yuko arekeraho kubabwira ubusiramu, ntibabushaka. Reka tuguhe ubwami ngo tuyobore ubu mwamusanzwe, ariko tunaguha abakobwa beza bacu bose ushaka, ariko ufunga umunwa ntuzongere kutubwira Imana. Nicyo bo bashakaga. Iza kuba ari intumwa ishyize imbere abagore, kwanza iki cyo kwemera abakobwa beza ari guhita cyemera. Mu gihe uyu mugore wa mbere Khadija bamaranye imyaka 25 yanamushatse atari we wa mbere umushatse, yari yaravuye ku bandi bagabo babiri. Ndagira ngo nkwereke ngo iyi ntumwa ntabwo icyo yari ishishikajwe na cyari abagore gusa. Ushishikajwe n'abagore rega ntabwo izari zo kriteriya ze. Yari guhera ku mwana w'umukobwa mwiza ukimara gukura utaragira urundi rugacamo, ariko yashatse umugore we wa mbere wari waratandukanye n'abagabo babiri. Yari yarigize abagabo babiri baramunaniza, umwe yari umusinzi, undi ari umugabo uvuga nabi, utongana, urwana. Kandi Khadija yari boss lady, bamwe twita boss lady, yari we mugore wa mbere ukize ufite amafaranga menshi muri Maka. Niwe mugore wa mbere intumwa y'Imana. No mu mpamvu zatumye intumwa y'Imana ibana nawe no kugira ngo amuhe support iri financial kubijyanye n'idini no kuyamamaza, kubera ko kwamamaza idini akeneye na finance, amafaranga birumvikana. Kubera ko abakoresha bari abantu bifite kugira ngo bamwumve byari bigoye. Byibura yararebye Khadija aravuga tuyazan supportinga ku rwego rw'umutungo. Ikindi yari n'umugore ukiri mwiza cyane, ikindi yarutaga n'intumwa y'Imana byongeyeho imyaka, yamurushaga n'imyaka. Bisobanuye ngo ushyize imbere abagore ntabwo zino criteria yarize, yaranamurutaga. Uyu Khadija rero bamaranye imyaka 25 nta wundi. Idini yacu rero iza kubibwira abagabo ngo murongore gusa murongore, ntabwo uyu tureberaho ariyo role model wa mbere w'Abayisilamu. Ntabwo yari kubaka urugo rwe rwa mbere imyaka 25 nta wundi mugore afite. Ikindi kandi abantu batajya bamenya nuko nyuma yuko Khadija apfuye, bano bagore bandi yakurikije arinda apfa agifite 9, ntabwo akimara kubashaka bose abo yashatse muri rusange, ntabwo yari yemereye kugira undi arenzaho. Bisobanuye ngo washoboraga gupfa cyangwa undi akaba batandukana, ntiyabaga yemerewe gukora replacement, ntabwo yabaga yemewe. Mu gihe umugabo w'umusiramu usanzwe utari iriya ntumwa washobora urugero gushaka bano 4, yamara kubashaka akagira upfa agahita musimbuza undi, hakagira undi atandukana agahita musimbuza undi, ku buryo yageraho gupfa bamaze kwa veni. Mu gihe mtume bo babandi 11 yashatse, ubundi muri rusange bose ni 11, uwawe ashobora gupfa
uwo babaga batandukanye ntiyabaga yemerewe gusimbuza. Ikintu cyo gushaka abagore benshi rero nisije ndende isaba ubushobozi. Ngewe buri munsi ndavuga ngo isaba ubushobozi. Ese wewe washaka undi mugore aka kanya? Ngewe aka kanya biragoye cyane kubera ko ndiyizi yuko ubushobozi bwanjye ntabwo. Ni gute ujya gushaka undi mugore utaranubakira uwa mbere ukiri mu bukode? Ngenda kodesha, nta mpamvu yo kwiyemera. Urakodesha ugiye gushaka, ubaye umukire se cyane. Tuvuga ubukire bw'isi nyine butunzi bubonye bwinshi. Ikindi gushaka undi mugore ntabwo ari ukuvuga ngo nuko ufite amafaranga gusa. Erega nakubwiye ngo ni impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Nshobora kuba nagira ayo mafaranga mbifitiye ubushobozi nkabikora, birashoboka kuko simbirwanya, ni n'umuco nemera mu Buyisilamu hari ndawubaha. Ariko icyo nshaka kuvuga nuko hari impamvu zabyo nyinshi zitandukanye. Ntabwo ari kuvuga ngo nuko nanone ubonye amafaranga gusa, kuko ushobora kubona amafaranga ukajya mu kazi katanakwemerera kubabonera umwanya. Wari uzi ko umwanya umukene abona ku mugore atari umwanya umukire abona? Abagore abakire umwanya babonera abagore ntabwo ari umwanya abakene twebwe tubonera abagore. Ngewe mba ngize gutya nicaye hano twasoza ikiganiro nkahita nyaruka nkajya gusuhuza umwana w'amabukwe. Mu gihe umukire ashobora kumara icyumweru yarabuze umwanya wo guhura n'umugore. None se bitewe n'urukundo rwo bisobanuye ngo urwo rukundo ruhari nuko kuri mbona yuko gushobora kuba guhari nubwo butabera buhari, nshobora kuba nabikora muri uwo muryango wo kuba hari iyo mpamvu ihari isobanutse n'uwo mwanya n'ubwo bushobozi bwabyo. Ariko ashobora no kuboneka izindi mbogamizi zimbuza. Niki cyakumenyesha yuko udashobora kubona ubwo bushobozi wamara kububona turi kumwe? Wenda ukaba mbese muri make ukaba nta n'ubushobozi bw'umubiri ufite, kuko n'ubushobozi bw'umubiri baragendana. Ushobora kuba ufite amafaranga ariko utazanabahereza ukuri kwabo guhari, kuko ntabwo ari umukino kubaka. Ni nabyo nkunda kubwira abagabo b'inshuti zanjye, nkabwira nti nyamuneka topic y'umugore wa kabiri ntabwo ari topic yo guhubikira. Kwanza ubanze urebe niba uwa mbere yishima. Uwa mbere arishimye, ngaho none tekereza uwa kabiri. Ikindi ushobora gushaka umugore wa kabiri mu rwego rwo gufasha abapfakazi bari hano hanze. Nabyo ni byiza kubera ko ikintu nshaka kubwira Sauda, nubwo mwebwe mwikunda cyane abagore, burya umugore ukunda aremetse akunda yuko byose byaza biziwe gusa. Agafaranga kose kaziwe, imitungo yose iziwe, ariko cyane urakoze cyane. Ariko none Ubuyisilamu bwo bwatekereje kiriya kintu mu rwego rwo gufasha disi abandi bagore bapfakazi bari mu isi. Buretse gato nkwereke benshi badafite abagore kuki batavuga. Abagabo rero ni benshi ariko abagabo nyabo ni bake. Iki ngiki mujye mugisobanukirwa. Abagabo bagenda mu muhanda baruzuye, ariko umugabo ufata inshingano z'urugo ni 1%. Ni nayo mpamvu Ubuyisilamu bwemerera uyu mugabo rwa rugo rwa kabiri wa wundi witwa umugabo nyawe. Ntabwo ari buri wese ubonetse gusa. Ni nayo mpamvu ejo hari umusore twari turi kuganira ndi Nyanza ari kuvuga ngo none se wa kabiri atarashaka n'uwa mbere. Nabyo nkawe urambaza kubijyanye n'uwa kabiri nta n'uwa mbere. Urabaza ibiki? Bisobanuye ngo rero iyi ni topic Ubuyisilamu butekerezaho bitewe nuko isi kwa muganga iyo havutse abana b'abakobwa 7, umuhungu aba ari umwe, kugira ngo ubone ubwinshi bw'abagore ku isi y'aka kanya dutuyeho. Umubare w'abakobwa w'abagore wikubye inshuro zishobora kuba zigera kuri 7 ku mubare w'abagabo. Ni nayo mpamvu idini itekereza ibi kugira ngo na wa mupfakazi wasigaye mu gahinda, nkuko wovuga ngo urukundo ngo attention attraction, nawe hari agahinda idini mutekerezaho. Ubuyisilamu ntabwo bwo bwemerera umuntu kwikunda no kwitekerezaho ibyiza gusa, ahubwo baravuga ati nuri yakeneye kugira gute guhishirwa no kugira wa mugabo umuhahira akamugaburira, ariko mu buryo bwemewe. Ikindi dini irabizi ko ku isi y'aka kanya huzuyeho indwara n'imyanda. Ubu ngubu hari indwara zitigeze zibaho kugiye kinwa y'Imana, muri zo harimo sida, muri zo harimo hepatite. Wa mugabo muvuga ngo umugabo wanjye nagenda asambane n'abagore 1000 ntacyo bitwara, ariko ntazanwa kabiri babandi 1000 ushaka ko anyarukamo. Ndagira nkwereke ingaruka zabyo. Ingaruka ya mbere, buri uko yigaragura mu bagore benshi, buriya iyo uryamanye n'umuntu ntugire ngo nukuryamana gusa, hari n'ibindi aguha mu mico ye. Babandi wifuza ngo ajya kubonana nawe 1000, aragenda azane nyine ya mico y'abantu 1000 muri wowe. Naza ndwara ajya gusarura muri babandi 1000, aragenda zisarure muri wowe. Nayo mpamvu idini iravuga ngo munyuze mu mategeko umwe, ariko apana kujarajara. Kubera yuko wundi unyuje mu mategeko kwanza baraza kureba niba umushatse adatwite, ni itegeko, banarebe niba nta ndwara afite yandura umushakanye. Babanza no gupima. Ni itegeko ko mu kujya gusezeranya abantu mu Buyisilamu haba no mu Rwanda n'ahandi abantu basobanutse bagomba gupima umugabo n'umugore niba nta ndwara bari bwanduzanye. Ndagira ngo ureko bino binyuze mu mucyo bijyanye n'amategeko nibyo byiza kurenza. Ikindi cya kabiri, iyo uzi yuko hari mukeba wawe utuye hanga akaba ari umwe, nabe nabyo kurenza yuko hari ba mukeba wawe 1000 utazi we nko kubyita gusa. Kubera yuko reka nkwereke ejo bundi hari ikiganiro nakurikiranye cy'umusugabo, ntago wenda ndivuga amazina ye, wavuze ngo amaze gusambana n'abagore 600 cyangwa 500 400. Uyu mugabo ari kubisobanura muri comments, ngiye nkunda gusoma buri commentaire cyane, burya barimo amasomo muri comments. Nkanakunda buri commentaire ziri negative kuruta ngiye iziri positive, kuko negative abataka burya nyine nibo nkuramo amasomo menshi cyane. Ushimira ngo she nakunze ikiganiro cye ntago namubuza, ariko burya untuka niwe mutantekereza ku cyatutse, bigatuma niga ndi masomo y'ubuzima. Nasomye muri commentaire zitukana, hari wavuze ngo
uyu mugabo uri gusebya umugore we ngo yaramunaniye ngo yamufashe yamuciye inyuma ngo kandi ari gusambanira mu rugo rwe, nawe mu kiganiro yivugiye ko yajyaga amuca inyuma buri munsi ngo nubwo watabikoreraga mu nzu ye. none ashyiramo akantu kavuga ngo ese za ndaya yaryamanaga nazo azishyura ntizaba zaratumye ageraho n'umugore wamufata nk'indaya, indaya iyo ugiye kuyishyura ntabwo uyikorera kugira ngo yishime, wowe ukora kugira ngo ugire gute. Bisobanuye ngo bishobora kugeza urwego rw'uyu muntu yuko no mu rw'i yatashye bimwe azi ko bibera ahandi, na wa mugore wabonana nawe gusa kugira ngo anezerwe ari ugenda, bigatuma wa mugore abana n'agahinda ahorana nako bimugeza ku rwego rwo kutihangana akamuca inyuma. Ndi kukwereka iki kintu bisobanuye ngo rero ibi bintu ni ibintu byo gutekereza, nubwo ntabwo nshyigikiye ko niba ngo ari uko umugabo atagwaza mu buri umuca inyuma, ntabwo aricyo mvuze. Icyo nshaka kukwereka nuko bamwe mu bagore bashobora kugwa mu makosa batewemo n'abagabo bateritse ariko bahereza umwanya uhagije. So idini y'Ubuislamu rero irabizi ngo nyamureka uyu mugabo mwe muvuga ngo ntagenda asambane nawe abonetse ariko ntashaka undi, uyazazana za ndwara ziguhe, uyazagenda hakura imico ituma mu rugo rwa mbere aza nta mwanya afite, kuko n'ubundi aba yahuye n'abantu barenga 10. Turi kumwe kandi ntugire ngo umugabo usambana cyane urukundo azakomeza we kukugirira ni nk'urukundo azakugirira mu gihe adasambana. Ntago bishobora gusa burya buri uko umugabo ahura n'abakobwa batandukanye niko attention y'urugo rwe rwa mbere itakara. Idini iravuga ati rero nyamureka uramenya reka kujarajara. Ubusilamu bufungira kuri uriya mubare kandi nabwo buwemerera wa wundi wuje bya bintu byinshi. Umubare wa bane umuntu ntago agomba kubarenza mu gihe kimwe, ntago byemeye mu Buislamu. Ikindi ni uko ugomba kuba uri ready ushoboye kuri babagore, ntabwo ari ibintu gusa biraho by'umukino. Ikindi uyu mugabo ufite babagore bane ntabwo ari ukuvanga bujijwe kubasura ku munsi wose, ngo niba uyu munsi ari uyu ngo umunsi wose nahari no kumanywa ushobora kuza hano ukabonana n'umugore wawe ukanamunezeza, ukajya no mu rundi ugakora gahunda zose akishima, hanyuma hakagira wa wundi ufite wa munsi we. Nakubwiye ngo bisaba umwanya, nakubwiye ngo bishaba ubushobozi, nakubwiye ngo bisaba kuba mu bitekerezo uri muzima. Ntabwo rero ari ikintu kiraho ngo abantu bisukira gusa. Niyo mpamvu rero gifite amategeko kandi gifite ibyo bita maqasid, kuko cy'Ubusilamu bwabizanye ko abagore ari benshi kurusha abagabo, bwabizanye kugira ngo burinde wa mupfakazi. Islam ihereza umupfakazi atansiyo agaciro, bwabizanye kugira ngo burinde umudivorce. Ntugire ngo Saudi agaciro umugore agira igihe ataratandukana n'umugabo niko akomeza kugira nyuma ya divorce. Islam irabizi ko uyu mugore ashobora gutakaza kagaciro yari afite mbere. Ubusilamu buravuga ati wa muntu ufite ububasha bwo kumusitira no kuburinda kuki atamushyira mu rugo. Umugabo ashobora kuba afite ubushobozi bwo kuba yarubatse hano, akubaka Kampala, akubaka Kenya, akubaka yakafite ubwo bushobozi bwose. Kubera ikizanzo zikomeza kuba zakwinjiramo ziriya ndaya kuki ataza ngo atereke mu mwana unyuze mu buryo bwemewe, kandi uyu mwana akazajya ahura nawe, kuko twebwe mu Buislamu iyo ubonanye n'umugore wawe mu buriri wandikirwa ibihembo ku mana, ariko umugore wawe wa halal w'amategeko ubona ibihembo ku mana. Mu gihe ubonanye na wa wundi mutasezeranye wandikirwa icyaha. Aho ni muri Islam. Uri kubona bino bintu bisobanuye ngo uyu wundi n'umundi uzaza azaba n'umuntu agiye gukomeza kugufasha kwandikirwa ibihembo, nawe ahubwo akandikirwa ibihembo. Kandi mu Buislamu buri posho ryose utanze mu rugo rwawe wandikirwa ibihembo ku mana. Bisobanuye ngo rya posho wa mugabo azatanga muri rwa rugo rwemewe n'Imana n'ubundi ni ibihembo mu bindi bihembo, mu gihe rya posho azahereza yanda yabaryamanya azabona ibyaha. So Islam bino byose irabireba ikabyitaho. Mu gihe umuzungu we rero akomeza kwamamaza igitekerezo cy'umugore umwe kubera yuko ashaka guhereza imbaraga ubusambanyi, bitandukanye n'Ubuislamu. Ubuislamu bwamamaza kira gitekerezo cy'abantu barenze umwe kuko bushaka kurinda babandi nabo bakeneye urukundo. Erega ntabwo ari Saudi wenyine ukeneye gukundwa, bagenzi bawe mugendana babuza abagabo nabo bakeneye gukundwa. Imana izabaha ababo. Uri kumva? So bariya nabo ntabwo Imana ibibagirwa. Niyo mpamvu rero idini yo ntabwo ishyira imbere selfishness, kwitekerezaho gusa, ahubwo idini yitekereza abantu bose, ko hadithi iravuga ngo annasu sawasiya, abantu bose imbere y'Imana barangana. Nta mwarabu ngo ni mwiza ngo kuruta umunyafrika imbere y'Imana, ntabyo. Ni nayo mpamvu umuntu umwe z'Imana harimo izasaga black nka Musa, yari black, yari black nkatwe, yari umwirabura nkatwe. N'umubiri we ntumwa y'Imana muri hadithi iravuga ngo ka anni anzuru ilay rajulun ja'idun rajulun adamun ja'idun, yari umugabo ufite imisatsi ibarika ku mutwe, ya misatsi bayizingazinze tujye twita ngo ni injwiri, ari nk'umunyafrika mugenzi wacu. Adamu nawe abantu bose bakomoka wa hadithi zivuga yuko yari Adamul Bishra, yari afite uruhu rwirabura. Kuki Imana muntu mwashyize Musa uwirabura, ishyiramo Yesu wari umwene Isirayeli wari ufite uruhu rwera, ishyiramo Muhammad wari umwarabu, no kugira ngo ibereke ngo impande zose yagiye zifatafataho, nta ugomba kubona ngo niwe mwiza gusa,
no mu rushako rero iyo filozofi irakomeza. Ntawe ugomba kuvuga ati ninjye ugomba gukundwa kugeza ku munsi wa nyuma. No, no kuvuga ngo wa mugabo wabifitiye ubushobozi ntabwo idini mubuza ati nyamuneka gira n'undi uhereza bya byishimo, kandi ibyishimo noneho byemewe bitarimo kaga kazandwara zaba abagore igihumbi bose. Sheikh, iyo sije mana yanjye tuzayigaruka tuyivuge birambuye. Rero icyo nasoreza kuri iyo topic tutarayivaho nuko idini irabizi ko iragorana kuyakira. Nta nubwo ari kuri wowe gusa Saudi uri kumva hano nuri kudutega amatwi, n'abagore abo intumwa yashatse nabo ubwabo habagamo intambara kubera ko bari benshi. Igihe kimwe Aisha yateruye isahani arayimena y'ibiryo byari byazanywe na mugenzi we, kubera umujinya Sofia, kubera umujinya no kutifuza ko serve intumwa y'Imana ahari. So nukuvuga ngo ni nukuvuga ngo ni ikintu gihora mu mitima, ni kamere Imana yaremanye umugore. Amaze kwimena n'intumwa y'Imana yari ibizi, yahise ivuga ngo gharat ummukum, nyoko wanyu yafushye. Yakoresheje ijambo ngo nyoko wanyu, nuvuga ngo mama wanyu yafushye. Mama wanyu kubera iki? Kubera ko wenda ari mu bagore ba mbere, hari abandi baje nyuma ye benshi, kuko ari muri batatu ba mbere intumwa y'Imana yashatse. Niyo mpamvu yavuze ngo nyoko wanyu yafushye. Intumwa y'Imana ihita ifatana bya bice byamenaguritse bya yasahane, irabitoratora irabibika, ihita itanga indi sahane nshyashya isimbura yawo wundi bameneye. Bisobanura ngo rano ukuntu yakemuraga zino mpaka. Ni namavi ikindi gihe baramubajije ngo ninde ukunda muri twe kuturusha twese, arababwira ngo umuntu ndi buhereze itende urayize, umuntu ndi buhereze itende niwe nkunda kuruta abandi bagore bose. Arangije yinjira mu rugo rw'uya muhitende, arangije yinjira mu rugo ndi rugo muhitende, bose arabarangiza arabahamagara bya tubona hayitende niyo nkunda kubarusha. Bose basoka bishimye, bose basoka bishimye bazi yuko buri wese azi ngo ni ngewe. Nuvuga ngo yashishikazwaga n'igituma uyu atibona yuko ari urusha undi. So ndi kukwereka ngo rero aya mategeko yose arasabwa, bisaba rero kwiga, bisaba guhuguka, bisaba kutagira ngo ni amafaranga gusa agomba guhita bikwemerera. Ni byinshi rino somo ni somo rirerire abantu bagomba gutekerezaho cyane. No mu mpamvu Ubuislamu bwemerera abagabo iki kintu harimo n'icyo bita kwagura umuryango. Buri Ubuislamu bwo bubwiriza abantu kwagura kwagura umuryango w'intumwa y'Imana Muhammad, kubera ko buruko ere gushaka no gushaka umugore yarangiza akabyara, yamara kukubyarira umwana wa mbere urugero hagacamo imyaka 10 nta wundi mwana uraboneka. Siko bimeze? Uyu wundi wagiye gushaka kuri wa kabiri agahita mubyara mu ndi mwana urugero. So Ubuislamu butekereza no kwagura umuryango ko bishoboka. Haruvuga ngo kuki atanyihangana n'imyaka 30 ikarangira. Idini yishyira imbere kwagura no kubyara abana kugira ngo umma yongere. Aha, urakoze cyane. Idini impamvu bino bitekereza idabiha agaciro cyane nuko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam muri hadith ivuga ko izashimishwa cyane ku munsi w'imperuka no kuza bizabifite umma nini cyane. So Ubuislamu bwo bushishikaza abantu kubyara kubera ko kubyara icyambere ni imbaraga. Buriya ntugire ngo China imbaraga ifite akakanya ntiharimo na population ifite. Ntugira ngo akakanya Ubuhinde imbaraga bufite akakanya, ntugira ngo na population ntirimo. So kubyara ni imbaraga z'abantu bitandukanye no kutabyara. Ibyo kuvuga ngo wenda tukazana tutabyara, idini iza agaciro kari mu rubyaro gatandukanye n'agaciro katari mu rubyaro. Kandi utanga abana ninde? Ni Imana. Hari n'uvuga ati none se ubundi kubera iki kibazo kitaba ari we kuki yajya gushaka undi wenda akaba atari utabyara. Idini rirabizi cyane, najya gushaka undi agasanga ni utabyara ubwo azahita amenya igisubizaho kiri. Ariko Ubuislamu bwo buratekereza ati aba bana ushaka kuba wenda mukeneye abana ntabo. Nk'ubu ngiye hari umugore nzi wabyaye abana babiri, uwa kabiri akimara kumubyara bahise bafunga nyababyeyi ye. Baramubwira turamutse ubyaye undi wa gatatu wahita upfa. Ahangaho humve none se uyu nawe aracyari muri kayo kuvuga ngo turacyategereje. Abaganga nibo bafunze, aba hanze bahise bafunga. Ubu none aha nawe ari shuwa ko byararangiye. Uyu rero nakubwiye ngo zino maqasid z'urundi rugo rwa kabiri, zino mpamvu zo gushaka undi wa kabiri, ahangaho urahita ubona impamvu uyu ashobora kuba akunda abana kandi n'ubushobozi bwo kubarera bufite, akavuga ati why ntashaka undi kugira ngo nkomeze kubyara abana. Abana ni umugisha, abana ni imbaraga, abana ni ubukire. Ushobora kubyara abana babiri ukarekera bose bakayibipumbafu n'ibigoryi, mu gihe uwa gatatu ari uzakugirira akamaro, mu gihe uwa kane ari uzaza akagira icyo akumarira mu buzima. Aka kanya twebwe ngewe na Sauda twicaya tuvugishije ukuri imiryango dukomokamo, twagiye tuvuka twisanga turi abana 5 6 kuzamuka. None ibitekerezo byo kugarukira kuri babiri nibwo twebwe ari twe tubabifite. Ariko se niba uri uwa gatatu uri uwanyu uri uwa gatatu cyangwa uri uwa kane, iyo bagarukira kuri babiri wari kuvayo. Ibyo se n'ibitekerezo ugomba kwibaza. Oya nabo urugero bagarukiye kuri babiri, bisobanuye ngo twabayeho kubera yuko abantu barorokotse
habayemo korokoka abantu barabyara bisobanuye ngo natwe kubaho kwacu ngiye ntabwo nshishikariza umuntu kuba yaba ari umuntu uri aho ngaho nta kintu na kimwe afite yo gushishikazwa no kuvuga ngo gusa abyara hano hose ndi kuvuga mu gihe uyu muntu Imana imushoboje afite ubushobozi bwo kurera abantu bana niki kimubuza ko bano bana ari imigisha niki kimubuza ko bano bana ari amaboko y'ejo amaboko y'igihugu aho batuye bazakora bano bana nihagira urumogi undakiba akabamo ikigoryi wenda hari umwe uzavamo abe muzima ariko mu gihe uvuze ati ngiye n'umwe gusa cyangwa babiri biragoye cyane rimwe na rimwe hari igihe bose bagira utya ariko buri uko urengejeho wa gatatu ni nako wagura imbaraga z'umuryango wawe ikindi ntugire ngo umuryango ufite abantu benshi imbaraga zawo uba ufite ni kimwe n'umuryango ufite abantu bake noneho umubyeyi ashobora kubyara abana 10 urugero yabyara abana 10 hakagira 5 bamubera ibicucu hakagira n'abandi bagenda bakagura imiryango bagakura bagakora barangiza bakazamura n'ababandi bityo rondi kukwereka ngo imiryango y'aka kanya none ahiri powerful ifite imbaraga nifite abantu uzarebe iyo abantu bicaye umuryango wateranye wuzuye nk'iyi mbuga twicayemo uzarebe ibyishimo baba bafite bitandukanye no kwa mwaka kwicara muri 3-4 bisobanuye ngo rero ibi byose harimo maqasid zindi zisaba gutekereza nuko hari ibitekerezo by'abazungu bo muri West by'uburengerazuba bisi bagiye bacengeza disi mu rubyiruko rw'aka kanya rwo kuba beshya ariko iyo uje gutekereza uribaza ariko se iyo ababyeyi bacu batorokoka twe twari kuza gute barabyaye kugira ngo none natwe nibaza ko icyo gihe uko byari bimeze n'ubu ngubu kamwe ntago bikiri kimwe urakoze cyane ubuzima twabagamo muri icyo gihe n'ubuzima tubayemo uyu munsi ntago ari kimwe ndakumva niba ngiye naravutse wenda ikiro kibirayi kigura desa uyu munsi kikaba kigura 800 ubwo nabyara abana nk'abiwacu babyaye se urakoze cyane ubuyisilamu rero bwo iyo buvuga ngo korokoka no kubyara bwo buba buvuga ngo niba uteganya kubyara ni nako ugomba kwagura ibitekerezo byo gushaka amafaranga bisobanuye ngo ubuyisilamu bwo bukeneye ko wa muntu abe sharp mu mutwe ashaka amafaranga ariko natekereze ko abana ari imbaraga atari igihombo bisobanuye ngo buri uko utekereza ko byara ni nako utekereza gukora no gushaka ubuzima ikindi kintu ushaka kubwira ubuzima ababyeyi bacu babayemo muri iriya myaka uri kuvuga bwari bujyanye nabo n'iyo myaka natwe ubuzima turimo ni ubuzima bujyanye natwe n'iyi myaka bisobanuye ngo si ikosa ko nonaho umuntu buno buzima yabwenjoyinga yakoze yashatse amafaranga nk'uko nabo ubwo bari barimo twita ngo ikiro cy'isukari cyaguraga 10 nabo barabwenjoyingaga babona yuko ari ubwo ngubwo so life ihora ari yayindi ku isi ariko bijyanye n'abayituyemo n'igihe barimo ariko bitavuze ko washaka kugenda muri lifestyle y'icyo gihe kandi uyu munsi turi mu kinyejana ntabwo bishoboka no kuvuga ngo ugomba gutekereza nk'uri mu kinyejana cya 21 ariko ntabwo ibitekerezo byo mu kinyejana cya 21 ari ibitekerezo byo kuva ko umwana aje kugira gusahura aje gutuma ukena no kuvuga ngo twebwe iyo tugeze mu Buislamu bita bitandukana n'abazungu ibitekerezo byabo kuko abazungu bakwereka yuko babiri nabo ntabwo babona ubushobozi burenze babiri ariko nona dufite ibihugu by'abazungu biri kugira ibibazo bikomeye cyane kubera ko nta bantu bifite kubera guhagarika abana warubizi ubu none waruzi ko bira bigu nka Canada kubera iki biri gutanga gufungura imiryango yo kwakira abantu cyane Canada ni igihugu kinini no kuruta Amerika abantu benshi ntibabizi kikaba ari igihugu gituwe n'abaturage batagera no kuri miliyoni 40 mu gihe Amerika ituwe n'abaturage barenga miliyoni 100 ni nayo mpamvu ikesi za insecurity z'ubujura zigaragara muri Amerika cyane kuruta Canada kubera ko abantu ni benshi kuki Canada none hayifuza abantu cyane yaje gusanga mu makosa harimo kutabyara ni nayo mpamvu none abantu batuye Canada barabitangaho ubuntuza barabitangaho ubu cyangwa se témoignage ubuhamya yuko Canada hari amafaranga igenera umubyeyi bitewe n'abana afite ese iyo bano bana baza kuba koko nta mpamvu bari kuba bakora kino kintu basanze imbaraga z'urubyaro zirenze mu kutabyara niyo mpamvu umubyeyi afite abana 4-5 buri mwana hari amafaranga yandikirwa n'ufite abana 5 hari ubukira abona butandukanye n'ufite umwe none muri Canada baje gusanga imbaraga yaba ari iz'igihugu yaba ari iz'umuryango yaba ari iz'abantu no kubyara ariko kubyara navuze bitse bitandukana na hani wacu mu gihe wenda ubushobozi ntabwo hari icyo nsobanura ni iki muri rusange nuko ibitekerezo byo kutarenza babiri ibitekerezo byo kurenza umwana umwe n'ubujiji ducengezwamo n'abazungu n'ubushobozi ahubwo umuntu akore atekereza abana abone ko ari imigisha kandi ace mu buryo bwemewe ikindi kintu nshaka kubwira mu kesi none hazitumye dufite abana benshi bari kugenda baba ibirumbo n'abana bananirana n'abana badafite disu ubamenya ubu none dufite umwana udafite umumenye dufite abana bavuye mu mashuri waruzi ko Sauda mu mpamvu ziri gutera iki kintu bano bantu batari gutekerezaho ni ya mpamvu yo kuvuga ngo umugabo wanjye ntashaka undi mu mategeko ariko ajye mu bantu 1000 arajya muri babana 1000 akabyara hageze hose agiye guhemukira bano bana bazakura nta mubyeyi kuko buri umugabo hari uruhare rukomeye mu muryango agira
kuba umwana avutse afite se uzwi wamubyaye mu mategeko burya hari agaciro bigira kurenga kubyarwa gusa biri aho ngaho. Ubu none dufite cases z'abana bagiye mu mihanda kubera cya kindi cyo kuvuga ngo nagenda asambana ariko ntazana wa kabiri. Bisobanuye ngo nuza kureba urasanga ubuyisilamu bwatanze umuti, ntibwemerera umugabo gusambana, bo mwemerera gushaka umugore mu mategeko, akabyara umwana uzwi azanamenya inshingano ze. Nuvuga ngo uyu mwana pampa ye yambara, kuvuzwa kwe, kurya kwe, kwiga kwe, byose bigomba kuba ku mugabo, ku mutwe wa se. Afatikanyamo na nyina ariko agomba kubibazwa mbere yuko nyina bibazwa. So ubuyisilamu bwo bushira imbere responsibilities kuruta kuvuga ngo gusa abantu babeho bakora ibyo bashaka byose gusa biraho ngaho. Niyo mpamvu rero yibi byose. Sije ni ndende cyane tuzagaruka. Japan iri mu bihugu none bifite ikibazo cy'abasaza benshi cyane kubera kutabyara, kubera guhagarika abana. Oya ni mubyara mushoboye kurera. Icyo ntabwo twakibagirwa kubyara abo dushoboye kurera, ariko ibitekerezo byo kugira ngo nuwirenza babiri byo ni ibitekerezo bikennye cyane. Bikennye cyane mu gihe ubushobozi buhari byara abana. Ufite umutwe ufite imbaraga zo kubakorera. Mu gihe ufite umutwe ushoboye kuba wabarera rwose babyare kandi ubarere ubamenye. Tutanakwibagiza aya Qur'an ivuga iti wala taqtulu awladakum, muramenye ntimukica abana banyu mubyara, nahnu narzuquhum wa iyyakum, nitwe tubaha amafunguro namwe nitwe tuyabaha. Uhereza abana amafunguro ni Imana yabaha, ariko nanone umubyeyi agomba kuba impamvu ituma ya mafunguro agira gute abageraho. Niyo mpamvu rero twe turashishikariza ababyeyi gufata inshingano yo kwita ku bana babyara, ariko nanone kutabuza wa wundi ufite ubushobozi kuba yabyara, kuko nanone hari undi ukeneye umwana wamubuze imyaka ikabishize ari 20 wifuza ngo yabanabonaga umwana mu gihe uyu nguyu afite babana turi kumuhagarika. So nibyo ngibyo wenda ya topic indi waravuze nge ndumva twayishakira undi munsi byabaye byinshi. Nashaka ko iyo topic romance muri Islam tuzayifatira undi munsi wayo, kuko ni topic nshaka ko twinjiramo neza twayihaye umwanya. Hari wa mugani wawe, hari Islam, hari uw'islamu, hari n'abayisilamu. Uko abayisilamu babifata rero bigatuma bihesha isura mbi uw'islamu hanze. Tuzayifatira umwanya wayo nayo tuze tuyiganiraho. Ngiye ku giti cyanjye ndize byinshi mu byo ntari nsobanukiwe, niyo mpamvu bari byiza gushaka umuntu ufite ubumenyi burenzeho akaba yadusobanurira. Hari byinshi ntarinzi, n'abadukurikiye hari byinshi batari bazi, cyane cyane n'abatari abayisilamu bafite ukundi kuntu bafata ubuyisilamu bitandukanye n'ibyo ngibyo. Sheikh, ngiye ku giti cyanjye ndagushimiye cyane. Ndizera ko ubwo tuzongera tubonane vuba tuganira kuri yose. Rwose ngenda hari igihe cyose uzanshakira umwanya uhari tuzaganira kandi tugire ubutumwa bwiza tugeza ku bantu inshallah. Ubwo nundi wese ufite sije ashaka kubaza Sheikh kubyerekeye na Islam yatubwira muri comment tukazayiheraho. Ndagushimiye. Hari ikindi kintu wavuga cyanyuma dusoza? Icyo navuga cyanyuma dusoza nuko abantu ubuyisilamu, ndasubiramo ngo ubuyisilamu ni ikintu n'ababurimo ni ikindi kintu. So ubuyisilamu bwo burasobanutse n'amategeko yabwo arahari, ahubwo imyitwarire yacu twebwe nk'abantu ni yindi wenda ishobora kunyurana na n'ibyinyigisho zacu zigisha. Ntabwo rero abantu bagakwiye kujudginga no guca imanza ku buyisilamu bagendeye ku basilamu ibyo bakora, ahubwo bagakwiye kubaza ngo ariko ubundi Islam yivuga iki? Kuko umuntu ni umuntu, n'idini burya ni idini. Idini rero rifite umurongo, rifite amabwiriza, rifite amategeko, n'umuntu akaba afite kamere gusa asanga ngo Imana yamuhaye. Hari akantu nkunda kuvuga ngo Islam is perfect. Islam is perfect. Ako nje I'm not perfect. Nje umuyisilamu kazi sindi perfect. Rero ntimuzajudginge Islam mugendeye ku bikorwa byanjye, kuko nje ndi umuntu, Imana yandemye nk'umuntu ukosa, ugira intege nke, ugira ibintu byose, ariko ntimujudginge idini y'Imana yuzuye idafite ikindi kintu na kimwe ibura. Yego. Okay, ndabashimiye rero, mugire ibihe byiza, tuzasubira ubutaha. Imana ibarinde.